amahitamo ya muntu niyo nzira y'ubuzima tunyuramo uhereye duciye akenge kugeza tubaye abakambwe. Ingaruka z'amahitamo yacu zituma bamwe tuba dutya abandi bakamera kuriya. Abahisemo kubakira ubuzima ku musingi w'ikinyoma kigamije ihaho ritaharaniwe rero bashatse barya kagabuye aho gushakira indonke mu gucuruza umuranzi w'ikinyoma kidatinda kubatamaza. Erega burya disi ikinyoma ntigihabwa intebe kabiri. Dukurikira umukino. Umva sheri, reka ndeke gukomeza kwirengagiza Sonia kandi arimo kumbwira ko ashaka cyane. Ihangane njye kumukingurira dore anyohereje message ko yaheze inyuma y'igipangu. Nakundi nyine ubwo mushyitsi wawe nyine atumye tutiganirira. Shaho ukuntu numva nkigukumbuye sha divine wanjye. Ariko rugema nawe rakabye. Yasi nkabye. Bose kuva mu gitondo kugeza isaha turi kumwe ko kurumva urukumbuzi rutashize. Va divine yewe. Kubiza urukumbuzi nkugirira rujya rushira sha. Niyo twamara n'imyaka 100 nirwashira nkanswe kuba tumaranye udusaha tungaye. Maze ndumva nakata imodoka tukisubirira mu rugo nyine nkakurazanye. Goko. Ubatawe ujye kuraza umugore wawe disi we. Igihe tuzasubira ikindi gihe. Sibyo se rugema umugabo mwiza. Reka ngende dore Sonia yarongeye arampamagaye. Sibyo shushu? Bayisha. Akiri ikibazo basi. Sha ntakundi nyine gendere. Ariko nyine ndumva ameze nk'umuntu utaguheruka sha. Nibyo. Wagira ngo hashize nk'ukwezi ntakubona. Ubasise. Nyine wanyemereye ko ejo n'inzu uzanyakira. Nyemerera sha divine wanjye. Nibyo ushaka? Yego sha. Gahunda kwemereye. Yego sha. Urishimye? Ariko nyine umenye ko ugomba kuza ufite ibirungo by'urukundo birenze iby'uyu munsi. Sibyo? Ibirungo? Ubwo ushatse kuvuga iki bebe? Ibirungo by'urukundo nyine. Ubwo si icyo utumva ni iki? Sobanurira nyine. Muri make nyine uzazi iwanjye umaze kubikuza agatubutse. Dore uyu munsi ntabwo wabigenje neza nk'uko bisanzwe. Se nibyo? Nibyo ubwo wavugaga? Nibyo rwose. Yewe humura, burya gushakira amafaranga kuri rugema ni nko gushakira amakoma mu rutoki. Nibyo. Yewe we gusa upfa kuba unyemereye ko nzaza noneho nubona nje mpagaze nabi uzangaye pe ngikiye rugema yewe. Wumva se ndikunze ni ukuri. Urabizi? Nanjye ndakweguriye wese rwose. Wow. Ejo uzihereza icyo ushaka cyose mu byo rurema yangabiye. Okay. Kunezeza kuri njye byose. Ejo bisirirwa ari ibyawe. Yewe ndumva butinze gucya pe. Nibyo. Hanze ndi burare ndota umunezero uzampejo. Wirinde kuri tutaraparika imodoka rero itaza kukurenza umuhanda. Umva sheri, bayi dore Sonia arimo kuza yerekeza hano kandi rwose sinshaka kumenya ibyanjye nawe. Bayi nahejo. Ubwo ugiye utamaye ikindi kibizo bebe. Ariko winyereza rwose mukundwa. Oya Ngaho basakira. Ngaho genda rero. Bayi. Bayi. Divine kumbe bakomeza unjijisha ngo uraje naho wibereye mu ngwatira n'umugabo mbega wowe umva mbese
iguhatira suzibonye warwana we. Reka kunjijisha se nyine ubuse ngutse hariya ntare ibyo mwari murimo ndanyisuhuriza. Bite se sha ni sawa wese bite gusigaye warigeze $1 ubwo kubona bisigaye nko kubona kibona umwe we. Vati ndaboneka da ubuse ntumbonye buretse kunyibageza ariko banze umbwira iby'uriya mugabo mwasomaniraga muri kiriya kimodoka kitabona nawe. Mbega nawe imodoka Shasoni inshuti yanjye ntacyo naguhisha. ndabizi nyine uriya mugabo yitwa Rugema ni umukire rero urimo kunshoramo imari muri iyi minsi. biratwirira ngo iwanjye kuva mu gitondo. amaye none se we muneza mwaratandukanye utambwira ko amukatiye n'ukuntu wari umuharaye. Muneza se namureka sha n'ukuntu mukunda. Urabizi se ko ari umusore wujuje ubwiza nkeneye ku musore w'inzozi zanjye. Kandi uretse n'ubwiza ko ari umusitari mu mukino wa basketball bituma nterwa ishema no gukundana nawe. none se ko uri mu kumuca inyuma wa gikobwa we mbega wowe. Muneza ndamukunda pe, ni mwiza aseka neza afite indeshyi ikwiranye n'iyanjye, afite igituza nkunda, afite intoki ndende nk'izi zanjye. noneho birabyanwa bye rero mana we ahubwo uramo nkumbuje wacyana we. umva uburyarya ariko ndamugukumbuje kandi buri umuca inyuma wa kiryarya we. koko Shasoni ndakumva burya ngo ntabyera ngo de. bimeze bite? Muneza nubwo ari umusore mwiza abakobwa bose bo mu isi bamwifuza, afite akadefo kamwe kananiye kukihanganira. kandi igihe cyose azaba akigafite nzahora muca inyuma. rahira akadefo nyabakise gatuma uzahora umuca inyuma. utambwira ko Muneza ari ikiremba. Kiremba aha pepe. ese ikindi ni iki? Kuri iyo ngingo Muneza ahagaze neza rwose. niyo muntu utunganya akandinganiza agatana bishaka. none se akadefo uvuga afite gatuma uzahora umuca inyuma ni akahe? Soni ndakumva. Muneza afite defo y'ubukene butamwemerera ko nyiharira wenyine. koko uriya ni nayo mpamvu ahora nyinginga ngo dukore ubukwe tubane nk'umugabo n'umugore nkamuhakanira. ibase ni ukuri ahandi twabuze abasore bafata icyemezo cyo kudukwa ngo twereke ababyeyi ibirori wowe ntushaka ubukwe. ubukwe se ni ibiki? njyewe Divine n'ubu bwiza ni iki kimero n'iyi ndeshyo n'imiterere ituma nigarurira imitima y'abahirwe bo muri uyu mujyi bakanyorera inote koko. urumva nawe kwemera kujya kuba imbata y'umugabo umwe? ngahore none se urashaka kuba umugore w'abagabo bangahe? njyewe nyuma yo kwisobanukirwa narahiye ko ntazigera nsezerana kubana akaramata n'umugabo uwo ari we wese. nubwo yaba atunze ibya mirenge nako nubwo yatunga ibya ba mirenge batanu sinasezerana kubana nawe akaramata. ubwo se amaherezo yakazaba yashya? amaherezo yayo se nyine. umva Soni ndakumva nkubwire njyewe Divine ndi umukobwa mwiza udakwiye kujya kuruhira mu rugo. ibifate mu mutwe ngomba kubyaza umusaruro ubwiza Imana yampaye nkarya ubuzima mu mafaranga y'abayagwije sha. ubwo ibyo nibyo umaze iminsi uhugiyemo bikaba byarakubujije kugaruka ku ishuri ngo wige urangize kaminuza ngo urimo kurya amafaranga y'abagabo koko? kumwe murimo kwiga ze ngo muzashaka akazi babayemba amafaranga njyewe nkaba maze kugwiza abayamba nta kizamini cy'akazi nkoze. urumva mwene karigi nagaruka mu ishuri kuhamara iki? Akirosha. Eu tá precisando exame. Já, dico. Anongera rimwe. Anongera rimwe mushiramo.
hatari kabisa. Riko. Yewe data we. Arusha. Riko. Uzi gusimbuka wa Rwanda we. Uzi ko uri hafi kujya urusha gupima muri paniye mwana. Chawe nshinyagurira sha. Urumva nasimbuka gusumba niyo ndeshya yawe mane. Icyakora wamindeshya nk'iyo yawe. Wanza nawe umukinnyi wa mbere mu Rwanda muri basket kabisa. Shaye iyo nyihorere. Indeshya se shaho imari ikirona. Ntarabuze ikipe mu mahanga ngo ni urimo amafaranga gatubutse sha. Umura wangu. Igihe nikigera tuzafatisha mane. Simbizi. Ubu nibyagutumbura ejo bundi habutse igikipe cy'igihugu. Kikakugura ugahita uhinduka miliyoneri. Ukacaza itagushika. Zadeke zawe. Nanjye we yanyasaba Imana. Ngime nkayo mahirwe. Wenda wasanga na Divine yahita ava kwizima akemera ko dukora ubukwe nkamweguka. Ariko shamune. Umva. Maze iminsi ushaka kugira inama. Ushaka kungira inama? Ariko nkabura aho mpera. Kandi. None uzanye inkuru z'urukundo rwanyu rero reka mbonereho. Umva. Kire hari. Yishyize hari. Nabaro uyishyize. Kanabaro yishyize hasi. Ubundi mbanze kugira inama. Nta kibazo none amasaha tukiyafite rwose. Hasa rwose nguteze amatwi ngaho mbwira. Ya. Kumva ko ndaga guhera. Komune. Ndakumva rwose Jackson. Uretse gushaka kwibabariza umutima koko iyo urebye ubona kiriya cyo kizacyegukana. Ese ako se uretse kumbaza ubusa ubona ndi umusore mubi se ku buryo Divine yambenga. Oya ntabwo uri umusore mubi rwose ntabwo aricyo kibazo ufite none ariko nyine nakubeshye. Mbona uriya mukobwa ari ku rundi rwego mani sinzi niba utabibona. Urwego ruhi ariko naho urifugira rwose. Yego ni mwiza ibyo ntawe utabizi ariko nyine siwe mukobwa wa mbere mwiza ubayeho kuri ino si. Abanza ari mu ba mbere tu. Kandi abeza bose babayeho bari bafite abagabo kubimenye. Uwa Divine rero ashobora kuba ngewe da. Nyamara mbona kwegukana Divine bizakubiza icyuya. Umukobwa winginga ngo mukore ubukwe akakubwira ngo ntakunda ubukwe. Uwo mukobwa urumva agushaka. Ko yaranze ko dukora ubukwe bwo ntabwo abigiraho ikibazo. Njye naketse ko wenda byaturutse kuba nta babyeyi afite bo kwereka ibirori nyine agahitamo kubireka. Ese niyo mpamvu. Gusa rero cyane gushidikanya nuko yanze ubukwe. Yarabwanze neza. Namwinginga ngo areke nibura tujye mu murenge dusezerane ubundi twibanire nabyo akabyamaganira kure. Warangiza nawe ukajya aho ngaho ngufite umukunzi mari. Umukobwa ugukunda yakwanga ko musezerana mu mategeko kandi abandi ari byo babaha agaciro. Kunkunda arankunda birenze pe. Ibyo byo ndabizi. Kunkunda arankunda rwose. Akanga ko musezerana. Umva icyo nkubwiye. Divine arankunda ku buryo agenda aratira abantu bose ko ndi umukunzi we. Kandi nanjye ubwanjye arabinyibwirerega. Rwose arabyatura mu kanwa kakambwira kankunda. Ndetse akanabyandika ku mbuga nkoranyambaga ze. Mani njye biramba mbona ari uburyarya. Yo nkwirike. Uriya mukobwa ni indyarya bya hatari. Ubwo warabihera he. Kandi nyine reka nkubwire. Buriya bwiza bwe butuma abasore bose bamushigukira. Yewe ariko cyakorasha uranyebuye rwose. Wakubwira abagabo b'abakire. Abasitari b'abahanze n'abakiriye b'amafilime. Nanjye ndabizi. Noneho iyo bigiye guhuhuka rero iyo bigeze ku bapasiteri abapasiteri nabo ntibatinya kugushwa n'ubwiza bwa Divine. Rero ko bitazarangira gutumaye mu bukwe bwe n'umukire cyangwa n'umuhanzi w'icyamamare ukagwa muri koma. Rwose wazongera gukina ute. Reka nkubwire. Ubwo se ariko ngewe ubwiwe n'iki ko mu minsi mike ntazaba nkiri igiti faranga. Iyi impano dufite yo gukina shahu iyo yaguhiye iragabura wa. Ni impano iragabura bizaguhira cyane. Ubukire rero nanjye ndi umukandida wabwo. Uvuga ko hari abantu batunze amafaranga y'ikigugu mwana atari nk'ibi tutota ngo ejo dushobora kubona ikipe nzi. Ariko urabizi Jackson
Divine ngiye gukora uko nshoboye kose musigi icyasha kizatuma abagabo bose bamuvaho bakamundekera. ngo icyasha rwose. uzamusiga icyasha nyabaki cyatuma abagabo bazinuka ririya hogoza ryahogoje abakire bo mu Rwagasabo n'ab'imahanga. Reka nkubwire wowe mpameza yado abiri yonyine nzakwereka umusaruro w'urugamba ngiye gushora kuri Divine. Wowe bitege amaso uzaba ubireba. Kwanza reka nkubwire iyi weekend igiye kuza igomba gusiga muteze umutego atazasimbuka. Akasisha umutego wawe ngombe mucure kandi azawugwamo himbe bizagwa mu kamasho nyamara kandi uzayibona. Nzemera udufaranga afite twose tuhagendere urumva dushirire ariko niyegurira umutima wanjye ushaka ari wende sha reka nkubwire nzaba numva iby'iyo mitego yawe. nyamara uzabibona. Reka nkugire inama mane inshuti yanjye turakinana tumaranye igihe kinini rwose uyu mupira tuwudunda pe. Ibyo urabizi. Niba ushaka umugore muzima njyewe nakugira inama yo kwikundira uriya mukobwa w'inshuti ya Divine. Uriya witwa Sonia rwose. Ntamuzi se? Uriya mukobwa mbona azi ubwenge kandi agakunda umurimo. Uzi ko burya ku manywa akora ibiraka ku mugoroba akajya ku masomo muri kaminuza kandi ari we wirihira mani. Ubwo urumva uwo mukobwa atazi ubwenge. Yakarasha wajya basirimu mwaturushije byinshi mwa. Gute se sheri? Urabona ukuntu woga kurusha inyoga rozisha mu gihe agenda atinyuka no kuyahagararamo. Yewe si wowe se wanze ko mwigisha sheri? Ubishira zose tumaze gusohokana koko iyo wemera nkakwigisha nandusha koga. Yewe iyo nkureba urimo koga nanjye numva bishatse. Ariko wambwira ngo ninagiye mu mazi umutima ukansimbuka. Ariko se ko kwigisha ko atari wowe wa mbere nawe nigishije koga. Ubwo umuntu w'umugabo agira ubwoba bw'amazi koko. Ariko ibaze ninaze muri iyi pisine maze nkarengerwa n'amazi nkamira nkiri. Yego. Ukabona inzogi iririnze. Urumva iyo nkuru wabona uko uyibara? Ubwo nyine upfuye ari impanuka nk'izindi zose. Nzapfa rwaje da. Mba sheri mu gihe rutaraza nta mpamvu yo kugwigemurira. Erega burya no kuri ya miturirwa wirirwa hejuru urimo kugenzura abafundi bawe. Aho ahantu kukitura hasi yanzegera bavuga nk'ikirere. Cyakora cy'abenjeniyeri burya twebwe urupfu rwacu turagendana. Cyane. Hari igihe ntekereza nk'isereri iramutse mfashe ndi hejuru y'umuturirwa nkumva urupfu ruranukiye. Si ibyo se nyine. Umva wagira ngo niho ngotera izuba. Yewe ahubwo nyine ikuramo ubwo uze mwigishe koga. Nyine ugira gutya wongeraga gutya. Ugatinya pisine nk'abaturage sheri kandi uri umuntu w'umusirimu. Barasega turaza kungisha mu kanya yewe ibyo ngibyo ariko ngira by'ubusirimu bireke nsanga ndi umusirimu n'ubundi ahubwo wowe uvuye mu mazi aho ngaho uzi maze tuganira akanya gato hari akantu ushaka kukubwira. Uba cya kinyabwoba. Ntabwo ari ubwoba ariko. Urashaka kumbwira iki se kikubujije kuza ko? Ugako ushaka kunjijisha ngo tuze gutaha utagiye mu mazi. Oya ni ukuri ndaza kujyamo ariko rwose mwe no mubwira ijambo rimaze iminsi ritsikamye umutima wanjye. Ngaha kandi umuntu uri gutitira we. Yego ko cyane tirurambeshe. Yego mbona basesha umeze ku maboko yose. Iyo ukuntu aho urutugu rwamo wasanga iyo ukuntu umeze rumeze we ngabira nka ndimo kwigira nawe da ngwino niko ye karampigira hirya nice iruhande rwawe sheri nyigira ngaha nkubwire umva sheri icyo ushaka mu gihe nzakikugabira cyongere ku mutima wanjye nakweguriye ko nakugabiye umutima se nananirwa kukugabira iby'isi koko. Umva ye ubuse ko nagusabye kungurira akazu keza muri uyu mujyi wa Kigali ntibanze kurekura inoti ngo ukangurire kandi ndabizi ntibyakunanira. Ntabwo se ubundi nigeze mbyanga. Warabyanze nyine. Nakubwiye ko nzabitekerezaho. Nabise wabitekerejeho? Ubu rero none nabitekerejeho rwose kandi uyu munsi mfite igisubizo cyiza kunyura umutima wawe. Ye? Yewe ugiye kwingurira se?
umva nanyaga ngusogonyeza ku isoko y'umunezero ukavugishwa ariko noneho uramutse unguriye inzu byagenda bite sheri mana yanjye najya nkwinika mu nyanja y'ibyishimo ndengakamere nkakwemeramo ari uko ubinyisabira ngo sheri inzu ndayikwemerera Yesu we mana nyagasani sheri agira yambi sheri ibyishimo birandenze ivyo reka musane ni ukuri kwimana uranejeje kuva nabaho ivyo we mva kuva uyu munsi ngiye kuguhunda agasaho ibyishimo ku buryo uzananyongera akantu gashyashya ko kugendamo Imana nibinshoboza rwose n'akamodoka nzakaguha uravugisha ukuri cyane rwose kuko uranezeza cyane uranezeza birenze urugero gusa mbere y'ibyo byose nawe hari icyo ngusaba ni iki kizi ugomba kunyemerera ukama ya mpano maze iminsi ngusaba ukaba waranteye utwatsi musane ndakumva sheri ntabwo ntumbeshyeye koko ntabwo mbeshya ni ukuri njyewe divine mwene kabirigi niyihe mpano nakwima koko niyihe mbasheri reka kwijijisha ubwo se wirangagije ko nagusabye akabuto gaturutse mu nda yawe ukaba warakanyimye byibuke neza ese niyo mpano wavugaga niyo nyine yewe musane ndakumva ibindi bintu byose byo ku isi nabiguha ariko kukubyarira umwana byo uzabyibagirwa rwose dive nuko uvuze rwose ngo byibagirwe ni impamo y'Imana byibagirwa oya noneho nyumva noneho ntega amatwi ubwo se nzakugura inzu yo guturamo wenyine nta n'akantu mpekeye koko ubwo uzi ko niyo mbanamo n'abana banjye 8 ishaje nkaba nkeneye kuyisana ariko gusa niyo abana bawe ishaje byakubuza kungurira iyanjye nshyashya koko ariko amafaranga ko uyafite kuki uba wigavura kwigavura ntabwo ari ukwigavura sheri ni ukwigavura ariko rwose numva kugura inzu nta mwana umpekeye bindemereye cyane kurusha kwikorera ikirunga cya muhabura na karisimbi nasabye inyoni agahinga ngaho nyumvira nawe ako musone cyishimo ngo hegeye ntibihagije koko oya birahagije ariko ntibihagije se ni ibiki umva rero nkubwire ntabwo bihagije nkubwire ndakumva niba ushaka kumpa inzu uzayime niba utabishaka kandi nabyo uzarorere n'impamo y'Imana rwose kumpekesha umuruho wo gutwita no kubyara no kujya kurera bikajya kuncupiza bintesha ubwiza nawe na rurema rwose nk'igishoro cy'ubuzima byo birasa n'inzozi utazigera ukabya na gato ni impamo y'Imana ngo ni umuruho wo gutwita untwitiye na juice yo mu gakombe ni uburyohe ntagereranwa ku buzima bwawe. Test it. Teteri se kamamagaye noneho ni amahorora ubu wasanga agiye kunsomera dore ko nawe atajya ahinduka ngo amenye ko tutakiri munsi y'amategeko ye ubundi uriya himwa no kumwihorera abandi reka bana bamwitabe numva ibintu ambwira alo alo uraho mungu wa mwene mama komera shangazi we komera kumpamagaye se noneho habaye iki hari umuntu wo mu muryango wapfuye se ibaze ni ukuri harimo se kuguhamagara ubihuje ute no gupfusha ko kuko nzi ko kenshi njye na divine duhamagara ari uko hari umuntu ugiye kutubikiraho muri famiye wapfuye yewe none se ko mwanyishutuye ngo zimushaka ko gategeka mu byaso abaguhamagara mukanyihorera nagiranye reka mwihorere nubona hari ibintu bya danje byabaye ujya uturabura da tutazasinzira ya mfura yawe ukanga kudutumira mu kirori witwaje ko tutitaba telefone ubundi nakumvira arisenge neza neza ntibwaze bwira tutavuganye reka se kumenya amakuru yanyu nuko mwanyanze kandi mbakunda nta rwango dufite ariko shangazi nawe ntugakabye uze koko ndabizi ko mu nyanga ariko njye ndabakunda ni ukuri oya pe wowe ukunda cyane kuko unyibutsa musaza wanjye kabiri koko yari yaye wese nta hantu namwe mudasa rwose kandi nanjye burya turaza kuko nanjye nasaga na so cyane koko reka no kuko izina gatete burya byavuye ku izina ryanjye muteteri wari ubizi mbega ukuntu ari byiza
uwo musaza narahombye kuba ntaramumenye nkuze rwose mujye mugurira akabyeri mushimiye ko yabyaye igihungu cyiza wisaka noneho aho wibwira ko kabiri ari umusinzi nkawe sha courage iso na nyoko bari abarokore bakomeye cyane ahubwo nibaza wowe na mushiki wawe mwakwiye abadayimoni bo gukunda inzoga n'ubusambanyi bwo sibyo mba navuze shanga ndakwiyamye ibyo bitutsi byawe kandi nibyo bituma tutakwitaba aha windakarira nta gitutsi ngo uduse navuga ngo ukuri kw'ibiriho ruza akantu k'inzoga n'ubusambanyi uba utambitsemo rwose ntabwo ari sawa kwanza reka nze ngukupe nimba umpamagaye ugamije kuntuka yewe buretse gukupa nkubwira icyo nari nguhamagariye ngaho mbwira vadero wampamagaye ndi hagati y'abajama turi kwisangirira icupa kandi twatanze komande ya mushikake sinshaka ko banshira disi we ndashaka ko ikibazo cya mushiki wawe yagize cyatumye ko akomeza ishuri ngo arangize kaminuza niko hari uburwayi yagize bwamubujije kurangiza amasomo aba si iby'amashuri ya divine urabimbaza ubwo ngubwo ngewe ngo ngusubize iki koko shanga ubwo uzi ko ngewe muheruka niko tutamuheruka kandi mubana mu nzu imwe yewe uheruka inzira muki koko divine amaze amezi 2 yibera muri aparitoma z'abakire nawe ngo turabana nahore ubwo no gute divine yatangiza adakodesha akajya gukodesha za aparitoma zirenze kwera divine we ntumuzi ariko uriya mukobwa ese umuntu bakuraho amafaranga yo gukodesha inzu z'abaherwera yakura se ngenda hazi ariko mbona asigaye acuditse n'ibigabo tubutse rwose ntahwanye nanjye afite undi babanza ari byo birimusiga ariko maze yanjye uriya mukobwa ntashaka kuturumbira koko umukobwa muzanga yigira indaya y'umujyi akifusha ubusa kurera iyo aba yajyaga muri ibyo ariko akaniga wenda iryo shuri ryazagira icyo rimumarira mu bihe biri imbere ngabyumve se reka ngo ntazasubira kwitesha umutwe ngo arasoma za modire kandi ifaranga rimwizanira atarushye ariko agahinda si uguhorera koko mwabana mwe murambabaza nkabura uko ngira ubu koko Sylvine nawe ananiwe kurangiza kaminuza yari asigaje umwaka umwe wonyine umuntu areka kwiga atabuze minerivare koko ubwo nzavuga ko imitungo ya se yabasigiye bamara iki mutarayikoresheje mwiga rega diporome siyo shingiro ry'ubuzima yonyine shanga ubu se twese izo kaminuza ko tutazize tuzapfa dushire ntiturya tukaryama se uretse muzabona ingaruka zabyo n'ubu ngo wasabye kugenda uterinda abakobwa hirya no hino umunsi bakuzaniye abo bana nzabe ko izabamarira nta kazi ubwo uraje uranyumvira sike kanze ngukupe kigali we yagukupye sha urumva ngo aranyurira nta n'isoni yampamagara rero nakwanga kumwitaba ugasanga yirakaje abo bana se n'abanjye njyenyine nimba uri batunga ba nyina bazabatunge sike kandi isubirire kwinywera icupa ubundi mba mwitabiye iki n'iz'ibyo bintu ayo makarita ni ibintu bimeneka nk'amakaro n'ibirahure maze muyashyire uruhande aho ngaho kugira ngo bigende neza aho kuri urwo ruhande utyo ukegeranye neza n'icyo gikarito kigize hino uburyo bwose byose biza kujyamo ibyo by'inyuma rero byo mubishyire ahagana inyuma tera beto nicyo guhita muziramburaho hejuru kwa kuri musange mubikora ndabona bimeze neza rwose kandi mubihambire mubikomeze we sha musonera we ni kwa sha ari zaberanye sha n'amahoni ntabwo kamera rugema we numvaga amahoni avuga ariko simenye ko ari jye ubwira vuga ko ari izo mari zakubujije kumva ahubwo bikose urahura neza komera usigaye upakira ruva kwayo ukayuzuza sha byahise sha ko wagira ngo ifaranga urarihinga rikamera sha ubabereye wumvise umuntu uhenga amafaranga koko ariko imusanze tweza ibirayi by'amafaranga byo ntabyo rwose tweza ibirayi n'ibireti none se bite muntu mukuru komera enjeniyeri we meze neza komera cyane meze neza nta kibazo rwose ariko rugi reka nyungure
nicaye muri viyuti yawe numva ukinira disi we. wazenguruka nyine ca kuri uwo muryango injirira muri uriya wo hirya uze tuganire sha. Faranga ari musema kwe. Inyuma yayo hameze komfort. Icara rero cara ngubwire nanjye imishinga mfite nakugisha inama. Hari nubwo wasanga nguhaye kirakada. Niyumva ngo kuvuga ijambo rizima. Yego rwose. Hanga nta kibazo duparitse neza. Niko yi. Ngaho rero mbwira iby'iyo mishinga, ngira iby'icyo kiraka n'ibicamo nzagura akantu k'abagabo. Umva iby'ikiraka se wagize ariko rero oya turetse n'ibyo kiraka rugema ni imodoka mandoga gihanga cyahanze u Rwanda. yewe burya amafaranga ni meza pe. uretse se ko duhura uri muri business bagutwaye muri cya ruvakwaya cyawe upakiramo ibikoresho by'ubwubatsi aho ntiwahasanga nawe iyo kubutse mu mirimo y'ishansi usohokana madamu wawe mu rumodoka rurutugu rwangisha. wenda si nk'iyi ariko ndayifite yihagazeho da. umva se naho rero ibyo gusohoka se shaho waragira ngo abantu bageze muri iyi myaka yacu turacyabijyamo. amfasha umunyamafaranga nkawe asaza se none se turabyiruka se. wiyohoye n'inkumi zifite amaraso mashya mwasohotse ntiwiyubururamo akantu k'agasore k'intarumikosha. ariko ibyo byo ndi umuhamya wabyo. kumaze iminsi sohoka n'igikorwa cy'igisupusupu kikandyohereza nkumva ngaruyobo yanja nkibagirwa imiruho cyane imihate twirirwamo buri munsi n'ibyo nahuriye nabyo muri iyi si maze ngataha nabaye urwembe ntemuye. numva nabaye icyaremwe gishya. nakubwiraga se burya ntuzahere muri bizinesi ngo yibagize ko ukeneye gusunika iminsi kandi nyine abo bana bagusubiza ibuto nibo batuma iminsi yicuma ukamara umwaka ugira ngo umaze icyumweru kimwe sha. sambuga niwe ugira ngo ntubu nakeneye kuruhuka. nanjye nyine niko ruge umuntu ufite ishuri rya kaminuza ukagira ibitaro byigenga ukongeraho na farumasi. nawe tekereza nyine uko guhuriza izo bizinesi muri aka gatwe kamwe kanjye birakomeye. ubwo urumva umugore atunganya imyaka se yabasha kunduhura bene uwo muruhora. tuba dukeneye abagitemba itoto tugahuza urugwiro ubwo nabo bagera mu mafaranga yacu maze bakayamunga nk'imunga intete z'amasaka. nawe wenda biyi Musanze ntibahenda. njyewe nahuye n'urukobwa rwa hariya hakurya cy'imihuru ariko rugiye kumaraho inote neza arazikacamu ukavuga uti ni isizi itashyemo. nikoze rugi sinumva si ibyishimo ahubwo tubivoma hamwe. nawe ni Kimihuru urase. nanjye ubonye njya kuruhukiraho n'uwawe Kimihuru ariko ni mwiza arakabyara imana ikunda abagabo koko. niko rugi uzi ko no kumureba byonyine bita numva nduhutse ntacyo ndakora. reka tara afite ikibuno afite imiterere afite indobo afite mu kanwa amabere y'imitemire umva nako afite byose sha. rero n'uwanjye rwose ni nk'uwo neza aratambuka agatengerana agakubita ibuno hakurya yarigarura waterera akajisho ukabona ateye amabengeza neza. rugi wamunyihereye kukungu kandi nawe ufite uwawe. ariko ngo urumva uwawe ni mwiza cyane kuruta uwanjye. gerayo maze ubusigaye narahuzwe umugore wanjye kuko nkararanduhura umunsi umwe wonyine batameze nk'agahinja n'ahandi bebe neza ngo wamumpa. ubu ndimo kumugusha neza ngo ndebe yuko yanyemerera noneho akambyarira umwana base nkazamukoraho ku kabuto k'urwibutso sha. ariko ni igitangaza gogo rugema we uzi ko ibitekerezo tubisagiye. nanjye nubwo mfite barindwi birirwa banyunyuza imitsi nkenda kubajugunya ngo nigendere. abana icyo gikobwa nakubwiraga urumva kinyemereye kumbyarira ubanza n'icumi nabyemera kikabambyarira bose. abana 10 kirasa giteze ko ari nk'indorerwamo umva ariko tuza wumve. reka tuve mu by'inkumi zadushaje unyibwira ibyo ugira ko ushaka kundangira. shake ko zaziradusaza byo uwo wanjye noneho nako ubwo nyine gahunda nari mfite ndashaka kuzamura indi etaje nyine hariya muri kaminuza yanjye kandi ubushize wanyubakiye neza. numvise ndebaho nako kandi rero utampenze nyine nicyo kiraka nakongera nkakiguha ntacyo. ariko rugema rwose nk'umura nzi ko agenda utagaho ifaranga. reka nkwereke reka mpembe bino bihungu byamfakiriraga nze tumuze gira vuba rwose. amafaranga se yancika.
baba we yewe data we sheri Muneza Mune oui bebe humura ni njyewe Divine wanjye yewe data we niko urwaye iki usuko nari nikanze ngeze ngo baratwibye shusho oya humura bebe muri hoteli nk'iyi zirimo se ninde wakwiba wabonye ukuntu ibirinzwe impande zose se none se n'ibiki byihonze hasi mu mbwira uko bituritse nkagira ngo ni esansu sinzi ukuntu mbyutse nibagiwe ko ka kameza kariho inzoga gateretse hano ndibagirwa ndagakoma gahirimana n'amacupa y'inzoga ewe nibyo mutima urikanze neza ndumva utera sigane oya humura sheri humura rwose rero kubera ko ari ubwa mbere nsohokeye muri hoteli zo mu mahanga rero kuva ejo tugera hano nari mfite ubwoba bwo kwibwa oya rwose shira igishyika we humura nta muntu watwiba rwose sibyo iyi hoteli nayo ikuzanye munyizi kuko umwaka ushize twayirayemo igihe twazaga inawo twari twitabiriye amarushanwa nyafurika ya basketball ese cyakora abakinnyi murya ubuzima kabisa nibyo se hoteli ihenze ityo kuko ubu mwayiraragamo bakayibishyurira cyane rwose maze ino twahamaze ibyumweru bitatu yako nyagasani cyane pe iyi rero niyo hoteli twarayemo bwa nyuma badusezeraho urumva iyi hoteli ureba kandi iri muri hoteli za mbere zihenze kuri iki kirwa cya Zanzibar yewe biraboneka pe harya ngo ijoro rimwe bazakwishyuza angahe yewe singiye karita iriho ibiciro se angahe tureba hano baba data we uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda ni miliyoni 2 ku ijoro rimwe harimo kurya no kunywa ko Divine wa kabirigi hayo amafaranga kuri menshi sheri oya ntabwo ari menshi nawe ngo ntabwo ari menshi ntabwo ari menshi rwose ubwo se ushyizemo nijoro ry'ejo ku cyumweru wumva tutazishyura miliyoni 6 bebe ikiruhuko cyo muri hoteli yo ku mazi y'inyanja cyakuguye neza none n'iminsi wayibagiye koko iyi minsi nibagiwe sheri none se ntiwumvise ko uvuze ngo ejo ni ku cyumweru kandi ari ku wa mbere ku cyumweru n'uyu munsi sheri uyu munsi si kuwa gatandatu ahubwo ubanza ari we wasinze umunezero ukaba utibuka amajoro tumaze hano oya ibuka neza sheri uyu munsi ni ku cyumweru reka nkwereke ntureba no muri telefone ko handitsemo sande ndebe tureba singize n'itariki se ntibishoboka none se birashoboka se nibuke neza isubizo ubwenge ku gihe none se harya ntitwageze hano ejo reka nkwibutse neza sheri twageze hano kuwa gatanu ndabyibuka urumva tujya mu kabyiniro urumva neza ndabyibuka maze kwira turaryama none se iryo si ijoro rya mbere ubwo rero bwarakeye ejo kuwa gatandatu tujya ku mazi turoga tujya kureba inyanja y'Ubuhinde tujya gusura ikirwa turagaruka nka saa sita turarya urumva turama ubundi turaryama ibyo byose ndabyibuka yewe ariko nari nzi ko byabaye uyu munsi oya sheri ibyo byabaye ejo ahubwo wowe kuva ejo saa 8 wararyamye ntiwakanguka kuki wararyamye rwose ntiwakanguka ukomerezaho nijoro bwakeye nk'ukanguye wanga gukanguka ubu ni gukangutse impossible byashoboka se ko nawe amaze ayo masaha yose nsinziriye no kuva ejo saa 7 kugeza izi saha yewe se mbivuge ngo nisanga irareka ndebe amasaha kumana nyagasani ndabona ari saa 10 z'umugoroba ibyo uvuga rero nuko byakugendekeye rwose
niyo mpamvu nakubwiye ngo ikiruhuko cyakuguye neza. Wesha rero no gusubira i Kigali da. Iwacu mu Rwagasabo. Yego Divine wa kabiri iki. Niyo mpamvu numva nshonje inzara nk'iyo umuntu umaze icyumweru atarya rero. Sheri ndakuva. ndahajya gutangira umugore wa komande y'ifi banzanire nirire ndumva n'igihe cyo gutaha kirimo kidusatira. Niwumva se ahubwo umbwiye ijambo ryiza sheri inyuze umutima wanjye rwose. Iya wahoraga ubivuga kandi bikaba impamo. Ukaba umugore wanjye nkaba umugabo wawe mu buryo buzwi na buri wese. Sibyo? None se ubundi sindi umugore wawe. Hari umunsi bwira nakubwiye ko ari we muhungu wanyuze umutima wanjye wa gihugu cya data bukawe. Igihungu cyasobwe kandi waranze kumubera umukazana. Ariko sheri mbabarira nkwibarise n'ukuri. Kuki umbwira ko nkunda nakubwira ibyo kubana nawe ukabyamaganira kure koko. Mukunzi wanjye nakubwiye ko igihe cyo kubana nawe kitaragera. Ngaho kizagera ryari? Nitondeshe mbanze ry'ubukumi bwanjye. Ubu rwose mba numva ntiteguye kuba umugore. Sinabikubwiye ibyo inshuro nyinshi. Ndabyibuka wari ubivuga. Ese ubundi dukomeje tukibanira gutya tubanye bigutwaye iki? Kwibyishimo mbiguha ikindi ushaka ni iki? Devi Karame ibyishimo ntibyuzuye. Abukize Reka nkubwize ukuri rwose. Mpora nifuza kukubona uri umugore wanjye w'isezerano. Ukambyarira abana beza nkawe sha. Sheri mbabarira ibyo byo kubyara wibivuga tudashwanira muri iyi hoteli rwose. Mbabarira ndagusaba. Base kuhisa unyama. Mbabarira ndakwinginze rwose bisubizo bikuye. Ibaze rero Divine atwite akabyara akonsa karira. Ubwo naba mbayeho mu buhe buzima? None se mbabarira nkubaze. Mbaza ndagusubiza. Ubona kubyara bitakubereye koko bebe? Mbabarira bivuga ngo umutima ugashiduka. Uzi ukuntu wabyara ibyana byiza ariko ceceka. Basi n'ibyo kubana nanjye burundu utabyemera nyemerera kumbyarira umwana. Yaba umwe nzanyurwa. Nabyo sura byanze. Mbabarira rwose mune. Umuruho wo kuruhana abana ntawe data yasize ndaze muvandi. Mbabarira ndakwinginze. Cyakora iki? Nimbona ngezeho mu myaka 40 nziharahara mbyare kamwe kazasigarana ibyo nzaba nararuhiye. Ariko none rwose ariko se koko urabura kumubyara ukiri muto ukibasha kumurera ngo urindiriye kuko iyo myaka 40. Ahubwo yaba byashobokaga ko umugore byarageze mu zabukuru. Nari kuzaryoshya nkarya ubuzima. Nabona ngeze mu zabukuru nkabona kubyara. Byarasha bituma umuntu atirira isi kandi isi yaraturyohanye. Nzaba mbyara haracyari kare. Akazi k'uyu munsi kari njyamuje pe. Uzi ukuntu mva akagongo karenganiye di. Cyageze uruzuba cyajyaga kimvura amavunane none usize niyo kimaze iminsi cyane. Keni hose pe. Cyarakweho telefone. Yewe. Ese ko wavuye mu modoka ugahera aho hanze ra? Ni karibu nta muhezo. Umva mbese agasuzuguro k'abagore bahaza ifaranga. Urama karibu wageze nkaho ndi umukitsi uvuye imahanga. Niko ye. Ukuze niko kundubura uyu munaniro. Ariko banza utumvise ko twaguhaye karibu. Aho ntiwagize ngo hari umuhezo. Karibu zawe nazumvise nyitondesha ndaje ninjire. Ego ko icyo gisubizo ko gikakayera. Niba hari wakubabaje wiwe ntiwakwiyumanganya ukareka kunyuka nabi koko. Ariko se burije. Urashaka kongera kunzamura umujinya kandi? Niko. Intonganya wambyukirijeho nizongera kunyakiza ntashye. Ese nawe uri hano mama? Uraho neza? Ndahari da. Uraho mwana wa? Yewe ndaho biringaniye. Komera. Muraho. Burya ngo utarapfa bakiriho. Ariko se ko numva amaganya kwishe noneho ni amahoro. Amahoro se wayagira ute n'uyu mugore umpoza ku nkeke? Ugize ngo iki? Ariko inkeke nkozaho niyihe kundenganya wa mugabo? Umva mbese
wose nubona ukuntu wasamiye mu kirere nk'agaca ukasanganiza intonganya nk'izo wandamukirijeho. ariko sinumvise ahubwo ari wowe uje utongana. uyu mwana ko kwakiranye urugwiro si wowe umutontomeye koko. ariko ibyo banza mwabigambanye ndumva nawe unyatatse. tugambana ibiki? niko mama urashije gutontoma urabona ndi intare. amahane yawe ntashira, umuntu akubaganira undi ntacyo bapfuye koko. sinakubaganya ariko njya numva ngo musigaye mushwana mukanarwana, muba munapfa ubusa nk'ubwo. hari ubwo tunapfa ubusa da. gusa iby'imirwano wumvise iheruka kuba hano nkanayikomerekeramo iyo yaturutse ku bintu bifatika. yumvira nawe rwose gira amagambo. ariko ibintu bituma murwana ni ibiki mwabana mwe kubiturwanya atari biki? iyi si n'ibigeragezo byayo biturwanya ntibihagije, kuki mwakwiyongereraho ibyanyu koko? ariko umukecuru ndakumva mwana wa wowe wabona amafaranga arenga miliyoni 10 na zinga yajya mu ndayo ukaruma gihuka n'uko ndaye wa mugore w'indaye wambonye nomburumburanye ndaye ka dorere ugira umuntu wa mugore ko zitangaje ziratangaje no kuri zari ayo mafaranga yose pe zirayaheregeta yakuye. ubwo se wazatera imbere utufite ibyo byonyi byose ko ngo umuhungu wawe nagusubiza ugira umuntu wa mugore ugira umuntu. ariko ubundi hangari mu cyumba cy'iburanisha ku buryo ngiye gutanga ibisobanuro imbere y'umucamanza. aha ibyo tubireke tutongera no kubirwanira mukanyimenera agahanga. nakumena ariko ibintu cy'uburi kuvuga bidafite ipfu na ruguru. nakumenyeshaga ko umuhungu wawe na mushiki we bababwiye ko batazakora ibizamini batarishyura ideni tubereyemo iriya kaminuza bigaho. iyo ubyishyura se? ikindi kandi wibuke kumenyekanisha umusoro w'uku kwezi, dore umunsi wanyu muratwegereje kandi dufite n'ibirarane by'amezi angahe yose. ariko abo bantu nkuru ibibazo byabo wese abawe iyo misoro kandi nawe wayisora. kisigayemo nariwe mucungamutungo wa kampani nishingiye. uri kuvuga n'ibiki? ngeze ko mbyukira mu mirima y'ibirayi n'ibigori ntajya kwishyura imisoro y'ubwubatsi bwawe nte? cyangwa uze Minerval umbwira kwishyura ntazishyura iki kuzi ko ibigori nirirwamo birimo guheka ibirayi bikaba bikutse ibagara. ariko ze kumenya gucunga yo nahaye izo ndaya kuko utamenya kuzigama no kwishyura imisoro na Minerval. ahubwo se mwana wa isoko yakuntumyeho ngo dutabare udushyirire ikindi gisenge kuri iriya nzu yenda kutugwa hejuru, nzamubwire ko uzakemura ako kabazo ryari. ntibara akabazo cyo mukikemura we n'umugabo wawe mutagombye kuza gutera imbabazi kwa Musonera. umva mbese nkesa akabazo kuko nzi ko gushyira igisenge gishya kuri iriya nzu ari nko kuzimya agatodo wankurikije amafaranga ufite. hega amafaranga ntawe uraho nk'imisozi mama. umva mbese kandi imisozi mbona inkangu zihangara zikayimura. uwo musaza umubwire yirwaneho bya kigabo gihe nta kumagaza. kandi muramuke reka njye kwiryamira guza iyo cyana by'umugore ni gukomeza kukunteranya bari kubesha. Mariya ibyo bintu nta shingiro bifite. niko se muhungu umugore wakoze umunwa ntabwo tuzaza rukukuri utagire epfo na ruguru niwe untumyeho ngo yirwariza ashake amafaranga yiyubakira inzu koko urabona ayo mafaranga yayakura he kandi wowe ufite amafaranga ajojoba. none se ko ngari rukukuri nyine ugeranya na nyakwigendera arashaka ibisenge bishatse byo kumaza iki nibyo kumushyinguramo. ariko mwajya mureka gukabirana ndabeze amakabya nk'urumujye mubireka no gutera imbabazi. icyo nicyo gisubizo umpaye mwana wa akabya nta shingiro bifite. hanyuma se pasi wampaye yo kuvuza ka gahungu gato wakiriwe kafunganya amazuru. ariko uwo muzima wa mugore we sima nyine yakazahaje ndabona ndaye ntakavuje kaza kundaza ijoro. ufate ko iyo wirirwa unyibira muri ayo magenzura wirirwamo maze ugenda uvuza uwo mwana. mbega umugore wirirwa umwunguzi wirirwa avugaguzwa niko kazi birirwa bakura bakoze umuntu. hasoni mama ndakunda ngaho rero mbwira icyo wampamagariye ndashaka kujya mu myitozo mu kanya 9:00. papa wawe niwe wagutumyeho nkabona kubwira icyo yagushakiraga. papa niwe wantumyeho kandi ariwe wampamagaye mama. ninjye waguhamagaye ariko ndasohozaga ubutumwa bwazo. ntuzi se ko jye na nyoko turi umubiri umwe sha yaguhamagaye burya nanjye mba nguhamagaye. yose arabizi ko atigeze asezerana isezerano ry'abashyingirano. akana koko b'umubiri umwe ndakazi kwe bwose ntumirwamo koko urumva naba narumva iryo somo. iryo somo rero nubwo waryumvise kenshi ushobora kuba utarumvise igisobanuro cyaryo. ko umubiri umwe se ni ibintu bihanditse ntasobanukirwa koko papa. impamvu nkubwira ko udasobanukiwe n'iryo somo nuko ukomeza kwirukanka nyuma y'umukobwa akubwira ko agukunda ariko akaba yaranze ko mu umubiri umwe, ahubwo akaba yarakuraruye ukaba wirirwa uzerera isi yose mwasohokanye urimo gusesagura amafaranga. ibyo se kandi mubizanye mute kandi ko namwe mujya muncanga? oya si ukugucanga munene. mu kwezi gushize twumvise ko ngo wamaze iminsi ingahe yose muri hoteli y'abanyacyubahiro banayo na Divine. urabihakana se?
uwabitubwiye yaratubeshye. uretse ko bitari mu nshingano ze kubibabwira ariko ntabwo yababeshye. none se mwana wa kuriya mukobwa yakubenze akaba yaranze kubana nawe wirirwa umusesaguraho amafaranga ushaka iki koko? ariko si ubundi uwo mukobwa numva rubanda barahirira ngo ni indaya y'icyomanzi yicuruza ku bakire n'ibyamamare, ubundi Muneza yajya gusezerana nawe akibwira ko abonye umugore. ariko se ayo makuru yose muyakura umbaze ababwira ibihuha gusa. amakuru yose yerekeye Divine twarayatohoje Mune. kuva umunsi aguhakanira ko adashaka ko mukora ubukwe ngo musezerane kubana akaramata, nahise nibaza impamvu bituma njya gucukumbura. Divine arankunda mama avesiga rwose waragukunda kandi kuba atariyumvamo kubana nanjye nk'umugabo n'umugore ntibivuze ko ngomba kumureka. ko nanjye ndamukunda ku buryo nintabana nawe rwose nanjye ntazigera nshaka umugore. ariko uri sishanura ishyano rwose ariko urizirika kuri icyo cyo kidashaka ko umutima w'urugo kubera iki? harya ngo mukurikiranyeho buriya burangaza abanyemari cyangwa shara nakuroze rwose namurangije kera. ubwo n'uburanga wiruka inyuma gusa. yewe no kumurarana iyo minsi yose bamara muri za hoteli basambana ubwabyo n'uburozi. uravuga ibiki mama? icyakora Mune umenye ko Imana izakubaza impamvu wayobotse ubusambanyi. yego rwose. umuntu wari umuririmbyi muri korari koko ni gute wari urongotaniye muri ibyo byaha? ubwo busambanyi ushinja ntawe mpuriye nabwo ariko mama umva reka wabyemera ubwo se mumara iyo minsi yose mubana mudasambana? Divine ubwiyemera ko ari umugore wanjye nubwo yanze kubihamya mu ruhame. umugore wawe kuryamana nawe rero ni nkuko namwe muryamana. dufitanye isezerano ryo ku mutima. nta soni baba data we ariko akanakumiro mbaniro gasogokuru wabyumvise ko nta muntu tugifite koko? byararangiye kandi nanabikubwiye ko Muneza yarenze hano uranseka ngo nayanjye. njyewe ndumiwe gusa nta kindi. ahubwo mwitonze gato durahisa namamagara ni muceceke mwitabe. ngaho mwokagira imana mbega kumiro mbega kaga. alo bebe. umva Mune mu minota itarenze 10 ndagushaka mu rugo ukabwira impamvu wamemukira mutindi. nguhemukira gute se rukundo rwanjye? nimbaza byinshi fata kukavuga ivundi kango ni imodoka unsanze mu rugo nanga unsobanurira ibyankore wa mugonewe. Shamune waramemukiye wegera ngo waramemukishije ijana waramemukishije igihumbi. kuri njye wankoreye byanyeretse ko wonyine uko wanyica umugambanyi gusa. ariko yibase nuko sheri ni wowe urimo kunyita umwicanyi kweri kandi uzi neza urukundo ngukunda. Mune ubwiza Imana yakwiyereye bwatumye ngukunda nkwiyumvamo kugeza ubwo numva uri nk'umugabo wanjye. none se ku isi nta wundi musore cyangwa umugabo nkunda by'ukuri uretse wowe. ariko ndicuza kuba narakumenye. uricuriza? ndicuza kuba naragukunze nkaguha ibyishimo mu gihe wowe wabaga ugambiriye kunyicira viziyo wamuhemo. humura rwose humura reka ako kaboko Imana yamejeje muri wowe niteguye kukuhira sibyo? nkagashakira ifumbire nkakabagarira mbese ngakora ibyatuma kabaho neza kandi nawe ukabaho neza sibyo? rwose nyizera ntabwo nzakubera imbwa. nakubwiye ngo uzambera icyo ushaka. wambera imbwa wambera injangwe wambera imbeba waje mpamvu nta kintu na kimwe bimbwiye kuko n'ubundi nta makiriro ngutezeho wowe. ariko sheri mbabarira nkwibarise n'ukuri kuhora umbwira ko nkunda kuko utanejejwe no kuba ugiye kumbyarira umwana. kuba ngukunda ntabwo nguha uburenganzira bwo kuntera inda unyibye umugono Mune urumva? wagombaga gutegereza nkazakubyarira umwana ku bushake bwanjye. urangije kujya kuntera imiti ntazi iyo wakuye uransinziriza mera nk'umupfu maze ukora ibyo ushaka udakoresheje agakingirizo ntera inda nta soni. oya sha pepe nukuri windakarira ndagukunda. ndakuramye ahubwo niba ubinyemereye rwose ndumva twashaka uko dukora ubukwe ubundi tukabana maze ngatangira kwita ku mugore wanjye n'imfura yanjye
igatangira kwitaho ikiri mu nda. umva nkubwire Mone, njyewe Divine nubwo wanteye inda ndacyari wa wundi, urumva kubana nk'umugore n'umugabo ukomeza ubifate nka za nzozi z'umutindo urotarya. Ariko se mwana yanjye ariko se koko Divine kuko udashaka kumbera umugore mu buryo bwuzuye kuko sheriye Divine ko ngukunda koko kuko udashaka kunyiyegurira kandi ubeshya ko nkunda. ndabizi ko iyi nda wayinteye wibeshya ko ngiye kuba umugore wawe, sibyo? nkaba munsi y'ubutware bwawe ukiharira ubwiza bwanjye ukambuza umudendezo wo kwishimira ubwiza bwanjye, ariko ndakumenyesha ko wibeshye cyane, waribeshye pe. Shasheri basi ndagushimira ko utakuyemo inda yanjye nubwo wayitwaye utabishaka ukaba wifata nk'igihombo kuri wowe. Muneza we, iwanjye nta kimbera igihombo. iyi nda nayitwaye ntabishaka, ariko ubu tuvugana igiye kumbera igishoboro kizangiza ku nzozi zanjye. uyu mwana uri mu nda yanjye ni imari ngiye gucuruza ikazankiza. ibyo uvuga ntabwo ndimo kubyumva neza. niko ngiyo nda ugiye kugira gute? ugiye kuyicuruza? gusa ushatse kuvuga iki koko sheri? Power usobanurira. iyi nda wanteye yageze ngo irimo umwana usanzwe. umwana umeze ate? Mone, iyi nda ni zahabu ivanze na diyama, wongeyeho na za gasegereti na za koruta n'andi mabuye y'agaciro kenshi ntazi. ariko sakumirora niko sheri himbarira umbwire ibintu urimo kuvuga ni ibiki? njye ndumva ntarumva ari neza. uretse gato, umva Mone, uvagira vuba sohoka utahe umuntu urimo kuvuza naje hano yewe, kandi sinshaka ko gusanga. gira vuba sohoka, haguruka sohoka. kutagira vuba ari gusohoka ari koko uwo mushyitsi utunyurukana iwawe wishishe itabona ni mushyitsi nyabaki. babarira sohoka Mone, ibyo bashyitsi banjye ntabwo bikureba. unyura mu gikari uhinguke munsi y'iriya nzu iribona, hanyuma unyure muri kariya kayira kari ari inyuma wakabonye, uraza guhinguka mu muhanda ubundi utahe. yesu we, gira vuba ariko we, gira vuba Mone, yumva ko umushyitsi wanjye arimo kumpamagara. nyura ahangaha yewe. ko niba urimo kunyuza ariko se tagenda wibagiwe ko nazanye imodoka. ndakubwiye ngo njye ahangaha ugende wibondo kuzaza kuyifata ikindi gihe ejo bundi si kera. genda utega moto cyangwa taxi voiture, kandi niba udafite kashi ngenda kwishyurira. ufatiraho rwose sinshaka ko njya gukingurira umushyitsi wanjye ukiri hafi aho ariko. aho ugenda Mone, ngaho kanyuraho ntigetse nanjye amahoro. taha yewe. ahubwo mbere yuko ugenda abaretse gato, mbere yuko ugenda kurugutura amatwi nkubwire. uranyumva neza? umbwira iki se kandi? atega amatwi. none se uranyirukana nk'umujura none ngo urashaka no kumbwira? tega amatwi nkubwiremo neza. umva Mone, umenye neza ko nta muntu n'umwe utuye muri iyi si wemerewe kumenya ko ari wowe wanteye inda. turumvikanye? kubera iki se nemerewe kubivuga? ntabwo ubyemerewe wimbaza impamvu. babarire cyane kandi nizere ko wabyumvise, n'inzoka zo mu nda yawe ntizizabimenye. Kamuneza ntago. ngaho genda ugenda amahoro mugabo wanjye. nagiye ariko mushyitsi utunyirukana nk'ubirukana nyakabwara ndamukema. ihute yewe. nuko nanze kukubaza rwose sinari kugenda ntamumenye. tumuka ibyo tumuka yewe. ubwo rero uraho uraritse urutwe ngo Divine azaza kuba agataro kayora ivu mu rugo rwawe ngo ni uko wanteye inda. yewe neza nyemerera kwibashasha. ni kariho muri sange iwanyu disi we. ese niko sheri karame mukuru. wampinduye icyapa ku gipangu cyawe di. gusa ko nari ngiye gukata imodoka ngo nitahire ngira ngo ntuhari. wirakara ngo ufite surprise sheri. irahira sheri, ni mama ya muntu. mbwira iyo surprise mbere y'ibindi bintu byose rwose. ntuwarumbabaje pe. ngaho wanze umuhobere umfate cyane, hanyuma ngumane unterure unsomagure, ubundi mbere yuko turekurana ndahita nkubwira ijambo utazibagirwa.
ibyo nabyo yambi bebe yambi ngaho yoroshye rero yoroshye se nguterure bebe yoroshye yego sha ngaho mbwira rya jambo rero ntazibagirwa mu buzima bwanjye nararuha ngo ngushyire hasi mbwira sha mbwira ufite isi ariko ubwo ntabwo wowe ngaho reka nkubwire yego rugema rugena ibyishimo byanjye yego bebe cya gitego umaze iminsi ushaka gutsinda warakinjije wa kigabo cyanjye we igitego cyane rwose divine we karame utambwira ko byahwaniyemo se sha nkaba ngiye kugukuraho akabutodi mbwira yewe mpite nigurira akantu yego kandi namaze kubikubwira ayewe rero neza udahungabanya imfura ya divine nawe njye mu kabizira wewe umva nkubwire sheri ndamutse nsanze ibyo mbwira ari byo ya modoka y'inzozi zawe wambwiraga no guhita nyikugurira none ahangaha uravugisha ukuri wiwi umva rero nanjye nkubwire ntabwo natinyuka kukubeshya icyo kinyoma n'ukuntu nzi ko ushaka umwana wawe yego sha yewe vewiti yanjye nshyashya ahubwo urara uyitumije yego sha ngaho jya hasi bebe we mutari we ngaho akiri icyatanu cyawe rero wakoze kuntwara neza sha we sha Jackson we yuya murezi ntanyumvara we Jackson sha ese sha ni wowe mureza amakuru sema ni meza sha Jackson niko ese sha kombera cyane niko ragiye gogo siko wari wagihore warwana we uye ni wanyumvagara ese niwe uvuye kuri moto cyangwa ya vatiri yawe wayishyize he badusuza ariko abandi salama niko gaho siko bugendutse hariya n'imodoka numva umuntu asifura byagenze bitera niko se ntawe wansifuraga ntabwo nari nakumvise rwose umva wangu ariko nakubonye mbanza gushidikanya nzi ko atari wowe uvuye kuri moto kubera ukuntu nzi ko wanga gutega moto niyo mpamvu wari ubonye nari ngiye gukomeza rero ejya bereka sha Jackson we kingura imodoka aho kunyihera ifuti twinjirane muri stade hatagira abantu nyine baricisha bo uyu munsi taraje mu myitozo n'amaguru sibyo nari biga zeguruka hari uca hariye winjire rwose gutya kingaho neza hari igihe urabona runo rugese twagiye ahubwo ubushyiremo n'umukanda ndasa turawushyirira n'iki yakose ubundi nubwo guhaye rifiti bwaba ari ubwa mbere ugiye mu myitozo n'amaguru mani ntabwo byaba ari ubwa mbere ariko ugiye kubunga ubusigaye ndi icyamamare mu buryo bubiri urose kandi ngo gute uburyo bwa mbere ndi icyamamare muri basiketi ibyo ndabizi ibyo ntubizi ku bwa kabiri rero ndi icyamamare kuko gutereta icyamamare nka divine umukobwa usa n'umutaha ariko yiseka ndumva divine amaze kugushyira ku rundi rwego kabisa none nese mani tuvuga ibintu dusubira ibindi ubundi imodoka yawe yabaye iki umva yewe singa gutega moto umva reka nkubwire se imodoka yanjye yasize kwa divine mwana usiga imodoka kwa divine urangije utega moto sha mwana ibintu bimbayeho ni filime ntarabasha gusobanukirwa ngaho rero pe nize bikugendekeye bite wangu umubwire Jackson ahubwo ndabona tugeze ku kibuga kandi imyitozo igiye gutangira sinabasha kubwira inkuru z'ibintu byose bimbayeho ndi kwa divine ngaho sha utambwira ko wahuriye n'ikigabo cyaje kumutereta kikagutimbagura oya shaka imyitozo yewe munsi noneho koca arabo mwakiranuka ibyo mboneye kwa divine ni urujijo gusa hari umuntu ujya usengeje avuga ngo iri ni iyobera rikomeye nanjye ribaye iyobera pe nahuriyeyo n'imvange y'ishavu n'ibyishimo umva reka nkubwire ko tube turetse gusohoka mu modoka hato tanatubona bakagira ngo twatinze kujya mu myitozo
umva banza umbwira izo nkuru zawe ndumva ntajya mu myitozo utazimbwiye ngo ugende neza kabisa. Reka nkubwire rero Jackson, ndakubwira ibyashimishije gusa, ibyambabaje n'ibanga ryanjye n'umutima wanjye. Okay, ntacyo nabyo ni amahitamo yawe, niko bigenze. ntabwo nakuvugisha ibyo udashaka kumbwira. Ngaho mbwira basi byakunejeje nishimane nawe none se ngire neza. Mu byambayeho byose nashimishijwe nuko wa mutego nakubwiraga ko ngiye gutega Divine waje kumushibukana. Kagira inkuru rero ndahira niko bimeze. None za miliyoni wamenye ku kirwa cya Zanzibar ntizahiriye ubusa. Bwajya mubwiza ukuri. Iyo niyo nkuru nyamukuru y'umunsi wangu. Pe ubyumve rwose. Ubu ndi hafi kuba umupapa wa Rwanda we. Yewe muneza umupapa sha. So ubwire ibyo senga ko yashya n'ubuzi ndiyumvisha ukuntu ugiye kubyara Divine kabisa. Rahira sha. Gas mva none mubwiye izere ko Divine ari witemera kukubera umugore ukabana nk'uko ugumye n'uhora ubyifuza. No gucenga ubu wamukubise umutego. Ibyo birekeye undi bita rugondi hene. Ibyo birekeye. Ibyo biri mu nkuru zibabaje nyine nashaka kuvugaho. Oya se kandi none se na nyuma yo kumutera inda Divine ntarava kwizima ngo yemere ko mubana nk'umugore n'umugabo. Jackson inshuti yanjye nabimukojeje. Uzi icyo bita wari wabona Dennis uburyo yidunda. Ubu yavuga baro aho ukuntu yize yikojeje ibicu arahira inshuro nyinshi ko njye nawe kubana mu nzu nk'umugore n'umugabo ari inzozi ntazigera nkabyo. Ubwe n'umunwa we n'ururimi rwe yabinyibwiriye. Mva nkubwire mune inshuti yanjye rwose ariko umukobwa ni mwiza bidasanzwe. Niba uriya arumva kubyara ntacyo bizahindura ku buranga bwe n'igikundiro. Buriya mwana azamubyara murere amuguhe yongere yisubirire mu buzima abamo bwo kuryoshya. Ariko ibintu byo kwashaka hanya mbona rwose ibintu byo kuba umugore atabyiteguye Jackson. Noneho ikintu kirenze kuri ibyo rero kandi kinababaje nuko yambwiye gusinzigera mvuga ko ari njye wamuteye. Ngaho urumva neza. Ariko se mani ubwo hari icyo atakweretse. Uwo nyine arabona uri umusore uciririze ku buryo atewe ipfunwe no kubyarana nawe. Icyo utumva ni iki se? Kandi ibyo byose byarangira umurezi akambwira ngo arankunda akanika ku mbuga nkoranyambaga ze ngo ningiye muntu yishimira. Babyumva ibyo akundamo rwose nibyo binyobera. Mane njyewe kumva bikomeye mane kinyobera pe. Urukundo nkunda uriya mubura gasani kuki ntarwigumaniye basi ngo nge ndwikunda ubwanjye bigira inzira. Sha reka ibyo tubyihorere tujye mu myitozo y'abandi atokoca atatwitendekaho ngo twatinze. Katugende. Aya Divine ntabwo ibyo bintu byashoboka. Niba se kuko indu twita ari iyanjye kuki wampishe kumwitiye umwana ukabaje kuyimbwira indi maze amezi yose. Bishoboka bite? Ikibazo nari mbizi kuri bukimbaze rwose musone. Okay, ngaho kinsubize rero. Kuko ntibyumvikana ukuntu naguteye inda wamara kubona ko wasamye ukagenda ukiburisha none ukabugarutse inda ari nkuru mbwira ko ntwitiye. Bishoboka bite ibyo ngibyo? Harya musone ugisoma Bibiliya? Ajya kenshi soma icupa. Ubu ntagira igondora rimwe ari ngasoma umukobwa nkunda Divine wahogoje umutima wanjye. Okay. Uko bimeze kandi. Nanjye sinya nsoma Bibiliya. Ariko kera tukirirwa n'amasenga yitwa Muteteri. Yajyaga hidusomera njye na musaza wanjye Gatete. Pamura ayo mateka y'ibiri unsubiza impamvu watinze kumbwira inkuru yo gutwita kwawe. Ariko buriya waruzi ko Bibiliya irimo ibisubizo by'ibibazo byose twibaza. Bibiliya yansubiza impamvu Divine yampishe ko ntwitiye umwana akaza kubimbwira inda ari nkuru. Cyane rwose. Okay, ngaho rero koresha iyo Bibiliya usubize nta kibazo. Icyo nkeneye ni igisubizo ntitaye ku nzira cyabonekamo. Uwo shangazi nakubwiraga ati iki? Yigeze kudusomera ijambo riri mu gitabo cyitwa Umubwiriza. Cyanditswe n'umuhanga witwaga Salomo. Niyo muhanga wa mbere mu bamubanjirije no mu bazamuheruka. Icyo cyogere mu muhanga se ngo mu cyo cyanditse harimo igisubizo cy'ikibazo nakubajije. Ariko Divine wagireka kunjijisha. Tega amatwi se wumve. Ndakumva nyine. Akansigaye mu mutwe rero mu byo shangazi Muteteri yansomeye. Harimo ijambo riboneka mu Mubwiriza igice cya 3 umurongo wa mbere. Ibyo mu Mubwiriza bihuriye n'ubuzima bwanjye. Ariko se tega amatwi sheri. Iryo somo riravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo.
n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. ubwo si iryo somo urumva risobanura impamvu watinze kumbwira ko jye naguteye inda agiye musonera? ibyo bintu bihuriye koko? Nyine iryo somo ritwigisha kutihutira gukora icyo tugambiriye cyose igihe cyacyo kitaragera. Igihe ni iki rero? Basi tega amatwi. Rero nanjye nari naragambiriye kukubwira inkuru nziza y'uburyo kamusonera gato karara kinagira mu nda yanjye, ariko nyine iki gihe kigeze. Kugize nyine wowe ntabwo uri kunyumva. Kuki utahise ubimbwira ugisama ugategereza iki gihe cyose? Icyo kibazo nicyo gihe ndi kwibaza. Nyine nakubaza. nategereje ko inda ikura ngo ndebe ko nayikuramo. Ngo? Ariko inda iranga imbere akawutinda yanga kuvamo neza neza. Hanze uzi gutera inda wa mugabo we. Oya ariko sinzi niba numvise neza. Washakaga se kuyikuriramo iki? Kandi wari uzi ko nifuza akana kawe. Nyine nashakaga kuyikuramo ifite ukwezi kumwe, kuko rwose sinifuzaga kubyara pe. Tekereza. Gusa umuganga yambwiye ko kuyikuramo ari ntoya ushobora kumpitana, nuko ntegeka gutegereza byibura amezi 4 nkabona kuyikuramo. Kuyikuramo ari kuyikuriramo iki? Amezi 4 rero ageze yampaye imiti yo kuyikuramo. Nuko si iyo miti nyine waje kuyijugunya wiyemeza kuntwitira? Oya narayinyoye, ariko nyine irankoroga kuko yindi iragenda imbuza amahoro, yindi mperamo irakwama. Ibyo ariko ni byiza cyane. Ngeze aho nyine ndiyakira niyemeza kuzaba umugore wa kabiri wa Musonera. Umva Divi, umva sha ako kana mise nkita mudatengwa kuko kanze kuntenguha kandi naragashyizemo ngashaka. Nkuriramo inda koko sha. Yewe niba uzakita mudatengwa nzakita mudatengwa Musonera. Ngo rero nizere ko yanzu wari waranze kumuntu noneho nyemerewe. Ndakumva ariko muri iyi minsi maze igihe nishyura imyenda n'ibihano by'imisoro nararanyije. Kuki? Hakiyongeraho ibibazo by'urugo rwa Brigitte n'abana be banyu nk'ikimasa cyo nk'imbyeyi. Umva rwose umagaze nabi pe. Musonera twumvikana. Oya ibyo birakureba wambeshya wambwiza ukuri. Mbeshyira iki se? Ibintu ni bibiri. Urangurira inzu wanyemereye cyangwa uyindanye ubanuzemo. Ubanuzamo? Uzayikuramo ute? Utangiye kunzanira. Kuramo tuzi. Uzayikuramo? Ko mbase narayiteranye ubuhanga n'abashatse kuyikuramo ikaba yarababanye impagama wayikuzamo iki? Nzemera bayimbagemo ariko imvemo niba inzu yanjye itabonetse nta soni. Amafaranga uyashaka kukizana ikibidi nushaka ujye no kwiba muri banki, ariko inzu yanjye iboneke ndeka umwana wavuke. Umwana wanjye n'undi uzamureka. Niba itabibyo kandi uzisanga wakamya ikimasa. Oya se kandi kiri muwe. Sana juice yo mu gakombe ni uburyohe ntagereranwa ku buzima bwawe. Test it. Ese nyirabihu? Nyirabitaka nyirabihu. Aka kajinga kanyunguriye kagengo kambwiraho nyinarira. Niko Brigitte. Wumva wa mugore we? Ego ko kubyutse umpamagara nk'utanze se noneho iyo umaze iminsi bakunyibagije burundu. Umva mbese aho umutima wuba. Ariko igihe cyose ni ugufuha gusa no gufureka. Nta kandi kenye na kamwe wakuyungura. Umwanya wo kwiyungura kenye mba ndimo kwibaza gereza ufungiyemo ku buryo umara weekend yose utageza. Ajya amateshwa. Mva nta matiku wa mugore we. Matiku y'igitondo bifite ibinzanye si ibyo ngiyo bingenza. Yego ko. Urumva abatwaye n'ibyasha nta mwanya wo gutakaza tuba dufite. Ibikuzanye se ni ibiki ngo mbiguha ariko amahoro ahende mu Rwagasabora? Ndashaka amafaranga yose ukuye mu mirima wejeje y'ibigori n'ibirayi. Yose kandi hatavuyeho n'ikuta ndayashaka. Gira vuba kandi ntuzane bya bindi byawe byo kubango yewe byari bene byari tarani byo kuzari. Urumva byo nyashakira birihutirwa. Niko bimeze. Ngo iki? Niko mizaza amafaranga ndayashaka. Udufaranga twose twari kujya tutugoboka mu bihe bikomeye ngo nukuyorere ntuguhe. Ndashaka yo hatavuyeho n'ifaranga narimo. Akase akagara. Akagase kahe kameze. Usigaye mbona za business zawe zigenda zihombywa n'ibyo usigaye ubamo ntazi se. Umunsi wasubiye ku isuka tuzagobokwa n'ikira. Saka genda subira ku isuka ubwenge butekereza bwanshiranye. Neza amafaranga yo nabonye imari igiye kumigishoro nkajya gukorera i Kigali.
Musanze urayihararutswe noneho se ugiye za Kigalira si mu Rwanda se cyangwa indaya wirirwa muzagutegetse kuzegereza ibiro byawe ariko indaya upfana ikinazo ushobora kuba warabaye indaya kera tutaramenyana ariko mugabo uranuka Hasoni yewe Musanze maze kuyigwizamo abanyamashyari benshi ndashaka kuyibasigira nkajya gukorera i Kigali aho buri wese amenya ibye nta shyari n'igomwa aha urebye neza ntiwasanga ari wowe wiyanze ukaba usigaye usesagura ifaranga nk'ikirere gisesagura imvura yo gushyingo no kuboza ariko wa muzima wa mugore we sesagura sinzagura ibiki ese ye ubwo umunsi nakweretse ibikorwa by'inkorokoro mugiyemo i Kigali wowe uzakwigwa yewe izo nkorokoro zawe nzazibara nzibonye da winega iminsi wa mugore we mereza amafaranga nigende ntasanga bihuze bananze umugisha ngakubita igihwereye ariko uraza inyaka amafaranga na hano kumbwira icyo ugiye gukora ariko sibyo bisobanuro byose n'ibyiki aho nugira ngo hanirwa mu makoro ndimi bitaka ndunda amabimba ngo ndebe ko naronka umusaruro mba ndimo gucukura amafaranga ndabizi ko amafaranga y'abahinzi ari indyankurye kandi azari intagwira ariko yewe yampinza yakugarura mu cyumweru kimwe gusa nkwerekana inyungu ziyakubyaka 5 cyangwa 6 izo nyungu z'umurengera zizava kukira uyu mugore sitesha mutwera hari imari ngiye kugura miliyoni 80 none ndaburaho miliyoni 10 zonyine kandi abizi neza kuziryamanye urafite kuri konti kandi ntacyo zunguka zizane ndazigusabye nongeranye ndangura iyo mari kandi nda mu makonti ndasanga bafite kashi bayabuje kigani ndigata mu bihanga wewe gatamuke mu bihanga yego nyagasana iyo mari ni mari kigurizo miliyoni zose ra ni forudi ya zahabu yewe n'umugabo uturutse hariya hakurya mu gihugu cy'abaturanyi kandi urabizi zahabu ya hariya ni nta makemwa ayo mafaranga utabonye mu bwubatsi umazemo imyaka 40 ingahe ugiye kuyashakira muri za forode za zahabu ariko si bigutwaye iki rahira ko utagiye gushakira amata mu matako y'imfizi utantuka wa mugore we ibyo bintu n'Imana ntiyabiguheramo umugisha rwose wa mugore utantuka mu mafaranga nigiye mu byashara nkuri y'amavanjiri yo kwa padiri na pastor ariko aho nugira ngo ntunzwe n'amaturo nkabihaye Imana sha musone ntakubeshye nge ndumva amafaranga yanjye ntayo nguha ntayo nkuha amafaranga urayama ni wambanda kurahira gwa kagabo wampaye inkwano ntayo nkuha amafaranga yanjye tuza wumve reka ngo usubiriremo ndakubwiye ngo urayampa ntayo nkuha ni wanga ndakura bivu yego ko ubundi kandi ibintu nibingi bibiri turagerana ntayo nkuha ndagurishiriya mirima yanjye yose wirirwa uyonamo amafaranga ngiye kuzongera kunyogeraho burimiro cyegariwe Hasoni nushaka uyigurisha umva wa mugore we genda mvuye n'akajogo njoga njoga ijoro n'umuntu oya nanjye ndarambiwe ariko urabona ukuntu ngaraguza gati cyangwa umugore urande arabyimaze kubyimba ariko se mwana wa ndakumva mama ko witse imitima ntugire icyo mbwira n'iki kiremereye umutima wawe ku buryo utakibwira uwakubyaye mama hari igihe ibintu bigucanga rwose ukibaza iherezo ryabyo rikakuyobera ibyagucanze ariko ni ibiki mwana wa mama inzira y'urukundo rwanjye na Divine ikomeje kuba inzitane yuzuyemo imifatangwe n'amatovu yivanzemo n'imishubi ngaho re ariko uriya mukobwa ko mbona agiye kukugusha ruhaba umwana wa ubundi wamuretse ko abakobwa batabuze mama Divine aratwite kandi nk'uko nabikubwiye ambwira ko ari njye wamuteye inda yewe nanjye nari nzi ko iyo nda ari iyanjye ariko amategeko Divine ntegekera kuri iyo nda mbona atanyemerera kwiyita se w'umwana atwite amategeko pe ndashaka kungira inama nk'umubyeyi wanjye nkamenya uko nitwara rwose ibyo gutwita byo warabimbwiye ariko se ayo mategeko yo ni bwoko ki kandi nise mama umuntu wantegetse ngo sinzagira uwo mbwira ko ari njye wamuteye inda yego ko akambwira ngo sinzigere mfuha ni numva hari undi mugabo wabwiye ko inda Divine atwite ari iye urumva ko ibyo bintu bisobanutse ubwo se urumva iyo nda ari iyawe mwana wa simbizi pe ntujya ubona ko abandi bakobwa batewe inda ko baba bifuza ko bazibateye babyiyemerera bakanabimenyekanisha none iryo ribagiza ryawe ngo ntiryemera ko ugira ubibwira mama ibaze ko yambwiye ngo ntihazagire n'inzoka yo mu nda yanjye izamenya ko namuteye inda yego ko ariko wowe wihangayika iyo nda niba ari iyawe tuzabimenya kuko nta mwana uvuka muri uyu muryango ngo ayoberane mwese muriranga we gusa uzambwire tujyane kwa muganga akimara kubyara urumva ninkurebera nzahita amenya niba ari uwawe cyangwa niba ari icyitiriro risubiza aho urikuye mama Divine yarambwiye ngo umunsi azaba yabyaye sinzigere nkandagiza ikirenge ku bitaro yabyariyemo yewe kandi uretse nanjye ngo nta n'undi muntu w'umuryango wacu ashaka kazajya kureba umwana yewe uwo mwana twite se ni umucunguzi ku buryo amukangisha bene ako kageni
ariko narumiwe. Maze yarambwiye ngo n'umuhanda unyura iruhande rw'ibyo bitaro nzawuhungire kure. Yawe ariko urabizi Mune, ndakumva mama. Uwo mukobwa nawe ashobora kuba atazi uwamuteye inda. Dore ko bamuzi bambwiye ko ngo asambana kurusha isazi. Yego. Ubwo arashaka kureba uwo basa mu bo basambanye bose akabona uwo bamuhengekeraho. Urumva rero ko naramuka arebesheje ijisho akabona ntawe azibasa, azahitamo kugerekaho. Ubundi akabona kuguhamagara ngo uvayo urebe umwana wawe. Ibyo rwose nanjye nibyo naketse mama, kuko ndabizi ko abagabo bamwirukaho batagira ingano. Ese ubundi uriya mutindi gasa ni w'umusambanyikazi, numva ko ajya narara mu tubyiniro y'inyongana n'abagabo. Ubwo koko urumva yamenye uwamuteye inda? Icyo nzi cyo nuko nta mugabo ashobora kwemera ko baryamana adakoresheje agakingirizo. Wowe ugenda ute? Wumve ko nawe ubwo udukingirizo tugendana mu isakoshi ahubwo. None se wowe ko numva wikomanga mu gatuza ngo wari uzi ko iyo nda ari iyawe, ako gakingirizo ntugakoresha iyo mugiye gukora ayo mabi yanyu? Mama, nanjye yari yaranze ko dukoreraho pe. None ubwo rero nagambiriye kuzamutera inda, ndagenda mushakira imiti isinziriza. Koko nyimuha mu nzoga atabizi, ubundi nkora ibyo ushaka asinziriye. Ariko mwana wa burya wangiritse bigeze aho koko? Ese kandi mama ugeze habi gutyo koko? Ariko seda ubwo bwirwa n'iki ko iyo nshuro imwe wakoze ayo manyanga yaba yarahuje nuko Divine yaba yari mu minsi y'uburumbuke? Mama, iminsi y'uburumbuke nari nyizi neza kuko ntacyo yajyaga mpisha. Naramubariye neza kuko nashakaga kumutera inda ngo ndebe ko yakwemera akambera umugore. None dore arimo kumpeza mu gihirahiro. Ariko ubundi Mune, wizirika ku mukobwa nk'uwo wapfuye umutima, utagira umuco namba rwose, utagira icyiza na kimwe ngo niwe ushaka kubana nawe kugera naho umutera inda atabishaka bushye utera nk'intanga. Mama, kuri iyi si Divine niwe mukobwa wenyine nkunda. Nta n'undi nzigera nkunda rwose. Muri make sinshaka no kumenya niba ku isi hari abandi bakobwa baha. Ikibazo nuko uwo mwana nenzi ko ariwo mutego uzatuma aza kubana nanjye, none nkaba ndeba ugiye kuba umutego w'ikinyoma. Reka rero nkugire inama itari injonjori. Mama, tega amatwi rwose. Wowe ni wumva ngo Divine yagiye kubyara, uzaneke amakuru y'ahantu yabyariye, hanyuma urumva ubundi tuzagende turebe uwo mwana maze ndebe ko natubona azamusubiza mu nda ngo tutamubona. Ese sheri Karamishu, uko ndiba tutahagera hafi ariko nibyo? Yewe ndabona hantindiye kandi ubushize narabonaga ari hafi. Mbura turahageze rwose ni imbere aha. Urumva niturenga iki gipangu turanyura ku kindi gifite igisenge gitukura, ubundi duhite tugera kuri ako ka etaje kawe. Kwita kanyenge nyine se we ntituzajya tukabanamo sheri? Sinakuginze se ngo nkore divorce nze twibande burundu maze ukanera utwatsisha ugahitamo ko nzajya mpora ndi umushyitsi wawe ngo yatinya amahane ya Brigitte. Umbabarira da. Amahane y'uwo mugore numvise urakara nk'impiri y'impeshyi sinayakira. Yaraguhabuye? Yewe birenze. None yibaza aje akazana na rwa rubyaro rwe numvise rwuzuye urugo. Urumva nabakira baziye rimwe koko? Ntakone nyine guhamitiyemo kuzajya mpora ndi umushyitsi wawe. Gusa umunsi nzasanga hatashye ikindi kigabo, nzakinigagura bahakura intumbi. Umura nzayibanamo nakamusomera gato nitegura kuko byarira. Numva se icyo kigabo kindi ntacyo uzabona rwose. Numva ntuzajya uba udahari kazajya kagusigarira ku rugo kaguha amakuru yose. Umva shiri, Imana izamfashe kazaza ari agahungu kuko niko kazabasha gufuhira mama wako maze kakamfasha guhangana n'ibyo ntibizaba bishaka kunyonera. Umva cyangwa ubyumve nyine. Ese soni Karame kutatuvugisha biti? Watinya umugabo wanjye? Nari kuvuga igise ko mwaheze mu biganiro by'urukundo rwanyu nkisanga ndi nyenyine. Yewe shiri, nka turahageze rero. Ngaha urabona ukuntu ari heza cyane. Yewe mbega ahantu uraye neza. Ngakira ari imfunguzo z'urugo rwawe rushyashya, hariho n'iz'igipangu dore rw'igipangu nguru, iza buri cyumba kigize iyi nzu, urumva? Ahubwo reka nkwereke, reka dusohoke mu modoka maze nyibereke neza yose uko yakabaye. Iyi mu cyumba,
bashyizemo n'amatara meza ubona ko harimo amatara y'amabara menshi anyuranye. uzi ko musonera yavugaga nkagira ngo ni urwenya. mbega inzu nziza akagifingira indimi ebyiri. urwenya soni yewe ubundi hari umugabo uza mu buzima bwawe agahindura ibyawe byose nk'uko roho mutagatifu ahindura abayoboke b'imana ubuzima bagahinduka ibyaremwe bishya. nibyo se niko nabigenje se. impamvu y'imana soni wampinduriye ubuzima pe. urakoze sheri. yewe uko nabitekerezaga siko mbisanze pe. numvaga ari akazu kari aho nyine kadakanganye naho ni inzu igeretse we. reka ariko ntabirenze. ngaho rero sheri akira kingura igipangu cyawe. mereza kingura igipangu. urw'igipangu wavuze ngo ni akangaka gatoya aho gato. yego rutoya. hanyuma ukingure urebe inzu uko yakabaye kandi uyu muntu amfashe kureba niba ari utuntu dushobora gukosorwamo. abazi badukosore vuba kuko mbere yo kwishyura urumva bagomba kubanza bakareba niba hari ibintu bitameze neza nanjye nabishima kikahita. amafaranga ubundi nkabashashura miliyoni zabo. aho rero ni mwisange. yumva si mwisange rwose. reka rero mu rugo rushya rwa divine n'imfura yanjye na musonera. ako kantu sheri akana k'imfura yacu wongeyeho rwose gatumye nemera kwishyura fagitire yose y'inzoga tugiye kunywera ahangaha. iyi nzoga tugiye kunywa dutaha inzu zose ikofi yanjye. ntiwumva se nuko urakoze rata mugabo mwiza. urakoze gushima sheri. rekera kunsomagura cyane. rekera aho ngaho rero. aho ngo reka nkingure turebe no mu nzu ko hameze. ubundi uzane icyo kunywa tuyisukeho amazi. kingura turebe. mbemwa ya nzu nayireberaga inyuma nkabona ari nziza ariko mo imbere aho ni agahebuzo ndakanye. wabibonye mbega amatara nuko hameze nyine. niko nabategetse gushyiramo amatara anyuranye. imwe iri hejuru indi iri hasi. mbega turi inzugi mbega inzugi twiza. cyakora ndatangaye. mwayashimye se n'amakaro. bamaze no gushyiramo intebe n'amatapi. uzi ko wagira ngo hasanzwe ari mu rugo neza. no kwireba mu busitani hari izindi ntebe. intebe z'abashyitsi zirahari. ahubwo kanamwe rwose uyu mukobwa rwose intebe gusa si urumva urumva ngira ari kwimurira umugore wanjye mu nzu itiyubashye. sinabikora agiye musundira ndiyubashye urumva. ahubwo nimugire no mu byumba hose ariko mutari kuzira mu byumba wagira ngo reka mbanze nicare muri izi ntebe. muzamuke no hejuru muri etaje ariko muzamuke muri esikariye. reka nanjye nicare muri iyi. murebe niba hari inenge maze duhita dutegeka abatekinisiye bayubatse bayikosore tubone kubishyura amafaranga yose mbasigayemo. uzi sheri ndabona icyo nari nanenze baragikosoye rwose. ibindi ubushize igihe tuza kuyisura nabonaga ari sawa pe nta na kimwe nongera kuyinenga. hajya niba wari wayinenze purafo gusara bahise babikosora vuba. bangosoye iyi ndayemeye. kariya gapurafo kari agaturage ukuntu nibyo se rwose ndabona ari insirimu cyose guhitamo. rwose ibintu byose biratunganye. nanjye ndishimye kuba munyuzwe. nibyo ushatse rero waba ugiye kuzana icyo kunywa tukishimira ibyagezweho. ibyo byoroshye. reka simugeza nako karikeri maze tube dusomasomaho gake maze inzu yacu tuyitahe twirukanemo amadayimoni yose. abadayimoni bageze batsinda rugikubita. izina rya musonera izina ryanjye na shiri wanjye divine. reka rwose uzane twinywere. nanjye ndabantembereza sonira urugo rushya rwacu. yego ndaje mu kanya gato ndanyaruka. abarebamo rwose arebaho imana igejeje ikorera imirimo umukobwa wayo divine. sonia we ngejeje rero narebye. icyakora divi ngewe bino bintu birantangaje. ntabwo nari nzi ko umugabo ufite urugo ashobora kwikura inoti akagura inzu imeze itya akayiha umukobwa batashyingirana. abagabo n'abana beza soni. wowe abagabo kumva iyo munejeje ntacyo atagukorera afite ubushobozi yanaguhijura akakongera n'isi n'inyanja n'amasoko. ubu se koko iyi nzu ni iyawe bwite cyangwa ni mushwana azayikwaka usubire gukodesha? iki gukodesha njyewe kugira ngo wemere ko iyi nzu ari iyanjye
reka ngusomere amasezerano y'ubugure ubu buryo njyewe Divine mwene kabiri igihe ntajya nywera abiri singaya nzana ndebe dore ko nakagendanyira mwisutiye akagendanye nyereka turebe urabona handitse ngo iki reka some njyewe barahira ngurishije inzu na Divine uzi ko ari wowe uriho harwana we njyewe reka komeze ndebe akaba nyishyuye miliyoni 84 akaba asigayemo miliyoni 1 akazayimpa tumaze gukora mitasiyo ibaze ibaye yanjye byanya ubizi miliyoni zose umuntu arazitanga ngo nuko umutwitiye umwana gusa uracyaburana se ubu ntiwemeye umva ntabwo ari ibyo gusa dore n'icyangombwa cyayo ngiki nacyo kiriho utagira ngo ayo ni amasezerano gusa nicaranye we akira yera ijisho twe twarisobanukiwe wa mwana we none se we kuko ntiba icyangombwa cyanditseho barahira kandi mwamaze kumwishyura kuko nyine tutarakora ihererekanya ry'umutungo ubu twamaze gukora amasezerano y'ubugure ariko nyine imitasiyo izakorwa nyuma mbese ntiwumvise ko bamusigaye amande kuri byari kuba byiza iyo mukora imitasiyo ukicarana icyangombwa kikwanditseho yego amasezerano y'ubugure nayo ni ingenzi ariko burya imitasiyo nishimangira ko umutungo ari uwawe bwite none se urumva twari kujya gukoresha imitasiyo kuwa gatandatu iyo mwamuretse kumwishyura se mukamwishyura muhita mukora imitasiyo uzi se imbogamizi yabayeho ni iyihe nyine uriya mugabo ngo nibarahira twaguze iyi nzu yari afite urugendo rwo kujya muri Amerika ngo sinzi nyine bizinesi agiyemo zizamara amezi 2 kandi rwose njye sinashakaga ko bitinda mu makoni kuko nshobora kubitinza cyamusonera kikisubira ugasanga nikuye amata ku munwa icyakora uguye ahashashe ni ukuri kw'Imana gutunga inzu imeze ityo uri umukobwa rwose ni ibintu bidasanzwe i Kigali kuvuga iyi nzu utazi ko mu kwezi gutaha hariya muri parikingi nzaba nahaparitse imodoka ya vewiti nshyashya koko se uriya mugabo aza kugura na vewiti uriya ntabwo ari we imodoka ye izagurwa n'aho mugabo wigeze kudusangana witwa Rugema burya nawe azi kwiyindanwa itariye ubwo rero nyine igihembo yanyemereye ni imodoka ya vewiti nshyashya ariko mutupi ese we henda ko numva wayigezeyo abantu bose bite byawe yabo nyine kwe umwanya umwe urumbwira ngo ni ya Muneza niye musonera nawe ngo arimo kuguhembera ko umutwiti nawe ni none nyumvira ngo na Rugema ngo agiye kuguha vewite nk'igihembo cy'uko ugiye kumubyarira ubwo ibyo bintu ni ibi mbona utariko ariko Sonia ntukaba umwana rwose nguteze ubwo siyo ntiga ubwo bwenge urumva nari kuzabaho nyuma yo kubyara kubona Muneza nta note zifatika agira kandi nanjye naramenyereye ubuzima bwo kurya no kuryama gusa gusetsa none se ubu nubyara musonera na Rugema bakamenya ko umwana atari uwabo uzabakizwa n'igikoko ukwiki umwana se azavuga kuganganitseho papa we azavuga hariho izina ryera buri wese muri bariya azi ko umwana ari uwe nimara kubyara rero buri wese azajya anyitaho azi ko umwana ari uwe ubundi nkomeze nibere mu butengamare iyo modoka se niyo mwamaze kuyigura ubu tuvugana nicaranye sheke ya miliyoni 90 zose gusa nyine ntabwo nemerewe kuzibikuza kano kanya kubera iki utemerewe kuyabikuza kandi ari ayawe nyine iyo sheke Rugema yayimpaye nk'ingwate ko nari maze kumutunarika mubwira ko iyo modoka nyishaka urumva rero nirindaga ko nazabyara atarampa ibyanjye nyabawe kese sha ubwo rero yasinye iyo sheke ariko nsaba kudahita njya kuri banki kuyibikuza kuko ngo kuri konti hariho miliyoni 70 zonyine ubwo rero ngo nzemererwa kuyabikuza mu mpera z'uku kwezi abantu bose bamurimo amadeni bamaze kumwishyura aha uwo mwana utwite wagira ngo ni umucunguzi si gusa ubu njye numiwe abagabo reka barashakaho imbuto y'umwana ufite uburanga burangaza nk'ubwa Divine wabatwaye imitima sha
impamvu ubona rero baba bavuye mu byabo ntubameze mbanyunyuze mana yanjye ni ukuri n'ubu buranga bwawe barabukoresheje nk'iturufu yo kurisha imari z'abakiremwa. aha wabimenye ubundi mu makarita hari iturufu bita irya hose wabyumvise uburanga bwanjye rero nabwo ni iturufu irya hose sinzi impamvu ariko utayibona soni kwa musonera ngerayo nkarya kwa rugema nkagerayo nkarya kwa muneza naho ndarya nubwo tuba ari duke ariko ndaturya hari n'abandi bagabo rero bangahe naho ngenda ndyaho duke nshona mana yanjye aha iyo turufu yawe nubwo warayikinishije neza da yabikize gusa witonde mwana wa mama kuko umunsi abagabo bakuvumbuye bazakugabagabana nk'uko inkongoro zigabana inyama z'inyamaswa zapfiriye ku gasozi ahubwo bigendemo gake wibuke ko ari wowe uzamperekeza kwa muganga ngiye kubyara nta kibazo rwose ndahari witegure dore amezi 9 yuzuye ejo hashize ni ukuvuga ku isaha wajya kubona ukabona igise kiramfashe amakuru se ko twari tuburanye umva narenda aho wangu nawe baranyiciyeho kandi utereta mushiki wanjye kandi umva nta no kungurira agacupa koko gusa nawe kweri ariko se undi mune uzi ko ari njyewe sobo kusigaranye erega nawe kuko ubona niba byoroshye wangu ndabeshya se kandi nawe ntujya unampamagara basi ngo unamvugishe dupange uko tubona na wa mugani mugurire n'ako gacupa umva reka nkubwire ngiye kujya ngutesha umutwe buri weekend ngurire icupa n'inywere dore n'ubundi wowe ntushoboye kurisoma urabona se nari maze imbere yawe ahubwo uri fara mbere yanjye ndarimaze nyine yewe iryo ryawe se inyito wagira ngo ribarirwa mu macupa wangu mva kandi kubera iki se urabona atari icupa nk'ayandi se aho makanye umva nkubwiza ukuri ngewe ubundi wampububasha nategeka ko imitobe yose icururizwa muri za plasitike gusa yongera ari ukuri kwibana hanyuma ikinyobwa cyose cyitwa ko kirimo umusemburo kigacururizwa mu icupa nk'iri ngiri ry'ikirahure kuko kubona icupa ririmo ibintu by'ibitobetobe bintera kangononwa ku mutima no ku bwonko sinkubeshye ariko agatete nawe urasetsa rwose none zija imitobe si ibinyobwa nk'ibindi ubundi reka kubaza wowe ntubizi ko hagati y'inzoga n'icupa bashyiramo bihwanye buriya niba umuntu akubwiye ngo nguciye icupa ntabwo haba harimo ibintu by'ibitobetobe rwose buriya ninkubwira ntinzaza ngurira icupa ujya umenya ko ari agasembuye mvuze mbese jya wibwira yewe sha gatete we njyewe rero buriya nigeze gusoma ku nzoga rimwe nkiri umwana nopfira shaririye pe bitafata icyemezo navuga ngo ntabwo nzongera kuyinywa mubwije ukuri ntuzaho ibiryoha biba nta miryohere nayo winywere mune uzatinya ikintu gituma umugabo asiga umugore muburira akaza kurara kuri kontwari mukabaramo inzoga gatete we umutobe wagukura mu buriri reka tureke iby'urwenya rero ngusabe duhindure ikiganiro gato hanyuma ubundi nzanemo ibyanjye na divine se ntimumeranye neza ntiyambwiye ko namutenda wa kintu yewe ibyo byo mu minsi ishe twari tumeranye neza ariko singiye kukubeshya pe ubu maze iminsi ibiri yose ntazi yawe na telefone ye pe yanze kuyitaba ntibishoboka ndakubeshya se ukunda gukunda se ubu yakwanga kukwitaba ndeka nkubwire kate sinkubeshya ndamuhamagara ntanyitabe reka mu kandi kanya ngasanga nimero yayikuye ku murongo namwandikira nabwo ntasubize sinzi n'ukuri sinzi ikibazo afite pe none se kuki utagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo se sinaje kukureba mvuye kuri cya gipangu yakodeshaga ngasanga haragiyemo abandi bantu wiseka wiseka n'ukuri niko se kune reka nkubaze divine wagiye kumushakira muri ya aparitema yakodeshaga hirya iyo wumva uri bumusangeho kweri none ubu ngubu ntuzi ko asigaye muri etaje ye bwite ngo kate yavuga neza ngo etaje ye bwite
oya buretse Divine se yakura amafaranga yo kugura etaje kandi narenze ko ari wowe wamuguriye iriya nzu mani cyangwa urimo kunjijisha ngo wumve ibimvamo none se shaho njyewe muneza se rwose kuvuze ko ntafite nayubaka kadasiteri kuko nakura yo kugura etaje ngo yo guha Divine. ubu tuvugana rwose yanze ababyeyi badusigiye uruhare rwe yari afiteho yamaze kurumparira urumva nibyo nyuma yo kubona iriya etaje ahubwo niba atari wayimugura ukaba utari unabizi wasanga amenya amabanga ya Divine waraye ariko niba ari wowe ariko ni wowe kuko yarambwiye ngo ni wowe wamuteye inda. none se reka nkubaze kate kigeze akubwira ko ari njye wamuguriye iyo nzu? Divine yambwiye ko wamuteye inda rero nawe wamuguriye iyo nzu kandi imbere yari yarambwiye ko ari wowe wamuteye inda bivuze rero ko ari nawe wamuguriye iriya etaje keretse niba ushaka kumisha ko ari wowe wayimuteye. yewe Gatete we burya babivuze ukuri ngo se w'umwana amenywa na nyina ndabyumvise inda Divine atwite buriya niwe wenyine uzi wayimuteye. winjisha mani nkujijisha gute ko Divine yanyibwiriye ko inda ari iyawe ahubwo ndaje ngo ucire indi cupa kubera ko wakenda mushiki wanjye ntuze no kunyiregaho. umva reka nkubwire rero amacupa ushaka yose ndayagura ariko tugenda ujye kunyereka iyi etaje Divine yatujwemo nabo ntazi urumva ndibaza isano afitanye n'umugabo wamuguriye inzu rwose nk'iyo nkumva ibikoba birankutse. Ibolele pepe, ibolele kibondo, isura ngiye ushatse ibera akanya kandi niko wagikobwa wagisa na nyina sinari maze kukonsa. umva umukobwa wenda ndabona yavukanye icyaka kidasanzwe. nyina rwose tuzajya dusangira icupa namara gukora. yewe kakira ngo ibere umukobwa wanje iwendere mama kibondo wendere ibere mama ikikobwa cyanjye. reba ukuntu gatamitse ibere kagahita gaceceka. mbega ibi nibyo biryo bye bikaba n'ibyo kunywa bye ahubwo se soni ko ushaka kandi karikeri ko kunywa ubu ntiwanyarukira ku kabari ukanzanira nk'inywera. ngahure ese wowe urabura kunywa igikoma ngo kigutere amashereka nk'abandi babyeyi bakomeza kwiyuha inzoga? igikoma se ni ibiki? zanira inzoga n'inywere dore igikoma namaze kukizinukwa. kukumana Surprise! Mbega byiza we felicitasiyo bebe Divine wanjye. Yo mbega we uri mukunzi agakobwa kanjye shenge mbega byiza we ariko uko mutishimye bebe akiri waba rubereye Divine umugore uzina intenge yishimye ariko we ese musoni uwo muntu ukubwiye ko ndi hano ninde koko? wasaba bimishuzi ko umusitari nkawe yabyara bikabirana koko uretse nanjye papa w'umwana n'abantu bakurikirana amakuru yose aho batuye hirya no hino mu Rwanda bamenye inkuru nziza yuko Divine yibarutse imfura y'umukobwa. utambwira ko rinjirwa y'umunyamakuru yamenye ko unabyaye ikajya kuba ari inkuru itahagazeho. inkuru ziri gucicikana hirya no hino hahiya do reba reba nkuri ikinyamakuru do reba hano kuri telefone urabona ko inkuru imazeho amasaha 3 reba se reba reba n'ubutumwa hasi banditse bari kumva reka nsome ndebe ibyo banditse. reba nyine reba ni bwinshi cyane ari ubutumwa 300 ntabwo ngowe umva Divine we inkuru yabaye kimono nta kintu we isoni ndabona ariko bakuvuze neza da bavuze gutya se bakavuga idahiye bakwanditseho humura umva nk'uyu ko yanditse umutwe w'inkuru ngo Divine w'ubwiza burangaza abagabo yibarutse imfura ye mu ibanga rikomeye yoncashwe hasi bakomeje ngo amakuru yizewe agera kuri iki kinyamakuru avuga ko Divine yabyaye umukobwa nubwo tutabashije kumenya umugabo wamuteye inda. gaterwa amacumu turacyatohoza amakuru ngo tumenye neza papa w'umwana. uwo muvune muhetegeye kuvuga ibyo atahagazeho nkande koko zabitwaye umva soni umwana wanjye gira vaye genda ubwire muganga dusezerere vuba vuba ihute genda umubwire dusezerera ubwo se urumva bakwemera kudusezerera aka kanya ariko se genda ubivuge uzi ko muganga yatubwiye ko bazagusezerera bamaze kugukorera kontrole ngo barebe niba nta kibazo ufite. wowe genda ubabwire ko dushaka gutaha yabyemera ariko se atabyemera ubasobanurire ko tuzishyura umuganga uzajya uza kunyitaho ndi mu rugo urumva genda umubwire rwose musoni
nawe izo ndabyo uzinutsa neza ishyira hasi aho ngaho usohoka utaneza abantu ihute rwose ihute ni iki kuko sheri ariko se mva ya rubanza ni kukurasura jiji itabona tanatereye umukobwa wanjye koko ibyo ni ukubera iki ndakubwiye ngo sohoka utayewe wowe umwana wawe uzawumuterura ntawe ateze kukugira ntabwo si uwo mushirano w'iki sheri waze nkareba umukobwa wacu nkamuterura nkamwitegereza nkamukinisha nashaka ndetse nkarara hano nkazataha ejo ngucyuye mu rugo ni ikira wimarira umwuka rwose umusoni mbahora twumvikana wanatakaje isundi ku mwana wawe urahagije sohoka cyangwa niba ushaka amahane ubimbwire njyewe mpamagare abasekiriti uje kuvuze kanakumira noneho umusatsi yaturutse z'umwana wibarutse mwiza uje kuvuga umushyitsi waje atuga uyasaza ate se uyasaza ati yaturutse feresitasiyo divine mugore wambogoje ariko ibi ni ibiki bimbayeho mana yanjye we ibi ni ibiki koko ubu si we kandi ateye aturutse urajya hehe urujye urajyayo ahubwo se uraza ubwejagura mu niko rujye uko ndeba uzanye urusaku rwinshi ahangaha hejuru y'umwana wanjye urashaka iki urujye murashaka iki hano biramusonera ndakanyabonye wumve wumve se iki uyu se ntabwo ari wa mukobwa najyaga nkubwira nyine nahoraga nkubwira ko nshaka ko mbyarira akana wowe impossible ahubwo wowe urashaka iki hano ibyo nyese nibyo cyangwa ndarota kwiki rujye divine muziranye muto kwiki so umugore wanjye se kakora bizuba ko njye muzaniye ururabo rwo kumushimira ko yambyariye akana k'agakobwa wowe urakora iki muri iki cyumba uri muganga urabyaza wowe atasiyo nawe atasiyo genda gake si wo kwitira umugore wanjye wongeraho no kwitira umwana wanjye wavuye mu ntanga yanjye hasoni niba wanavanye ukaba wataye umutwe ujye kuwuta ku muhanda uvire hejuru y'umugore wanjye urumva rugema ndabizi bwo utagiye kunuka igikaranga twumvikana ndatuma nkubahuka nyakunuka umusarane se uyu mwana ni uwawe mugezaho genda gake mugezaho ubundi se umwebwe ko ndeba muganira nk'abaziranye muziranye he nawe ibi ni ibiki bimbayeho koko umva sone ndakumva ahamagara wa musekirite azavana aba bagabo hano bareke kumena amatwi n'uru rusaku rwabo ihute umva divine wanjye divine wawe ariko wivugiramo kandi rugema ugabanya induru uvuga ibyo ushaka kubwira mereza akabuto kacu ngatirindirimbiriye impano y'ubuzima watanze nuko n'imbuto ikomotse ndavuze ngo shyira umwana hasi musoni shyira umwana hasi musoni turarwanira ahangaha ndagukura ubwo bwinyo bw'impingi akora amenyo nakura amabere n'ibijigo ariko muri mu biki mwabakaba ndagukuramo ingo data sheri uyu mwana n'uw'iki ariko sheri nyagushira amaso uyu mwana w'iki kigabo kirimo gusukanura ibigambo ahangaha biterekera cyitira umwana wanjye kandi wumve kifunuka n'igikara n'umufuka kandi wumve ndagukura amenyo ako kazoro ariko mwaretse kumena amatwi mwabagabo dukize uyu mwana ni uwacu cyangwa ni uwanjye ariko bivuga iki kino kigabo kituve hejuru avana impagarara hano mugabanye induru ikintu kigizwe gusa rutagira ubwenge divine yabyara n'umuntu nkawe udafite ubwenge uramufite umuntu ufite udafite epfo na ruguru uramufite ibyabaye wagira ngo ni ibyakubaye ngabure mwana wa ko ndeba si byari ukubyara byabaye isoko wabona amahoro bose bavuye niko mbona musakuza nk'abarimo kure umupira hano habaye iki ahubwo mwinjiyemo mwe murajyaho habaye iki ubu sako kakaba k'umutege mubi habaye iki sheri ibi ni ibiki byabaye hano ibi bigabo birimo gutonganira hano ni ibyaha niko Sonia ni wowe mumagara iki cyatumye babateza induru mu cyumba umugore wanjye yabyariyemo ariko se muneza ubu nkawe wadutuhururanye na nyoko hano watumiwe nande koko wowe na nyoko murajya hehe sinakubwiye ko uko utemerewe kuza hano wabona byari wanjijiwe ntabwo ibyo bintu nabikoze ariko bebe ntabwo sangoze rwose kuza kukureba nkuzaniye ururabonzanye na mama ngo mwereke umwuzukuru we ndumva ntakuzaniye umwana wanjye si gusa itaziriva n'irizina ubundi nkawe ubwenge bwawe wabutaye hehe byakugendekeye bite wanjije naho kubona ureshya nk'ikijojo gituruka ku ijuru gusa naho mu mutwe ari zeru ariko reka kunduka
ahubwo akira urabo muzaniye bebe hanyuma ubundi rwose usa n'uwo mwana muhe nyirakuru amuterure amuheshe umugisha wa kibyeyi anamwakire mu muryango umva neza muri gukina filime urwo rurabo rwawe ruhenyo ko bari rwakikira wanjije y'umutindo rwose mukagira imana mwarukikira ariko se sheri ariko sheri uramwita sheri ariko kandi ndakuyamye rugemo vuga ibyo uvuga ariko sheri uba utaranyirana na rugema umubwire ko uyu mwana ari uwanjye ari uwanjye igiye musonera none haje n'uyu mugirigiri nk'isoresore gusa igeze umutwe nkuru yuzi atangiye kwitira umwana wanjye utandukane ko mubwiye umva igenda gake umva sinjye inama n'abana yitonde umva niko rugema wowe uranyumva rugema nyumva ari kurankurikira nawe wagahungu umwana ni uwanjye kuko nijya umuteruye undi amufite ahubwo mwebwe mutaki mwese muhite mutaki none ahangaha ahubwo muvujye muvuye hari gusa igitangaza cy'umutumba ni erega ibyo nakubwiye bibaye impamo ntubyirebera se ko wa mwana afite abamubyaye ibi bigabo birabeshya mama wajyanaga hehe wowe wabyara umwana uyu mwana ni uwanjye njyewe muneza wowe ubyara umwana divine ntadukiranure rwose tumenye uwabyaye uyu mwana divine wabyaye wundi ninde utari jyewe umuteruye wowe se kuri kureba jyewe umufite uzi n'ibindi ntusunike hereza umwana wanjye wamutinde usa n'isi hausa hereza ngaho hereza mwana usa na hano ariko mutanyicira murekure se nyine nta soni kandi muramuvuna amaboko umwana nagenze ndabona ko mwarekere mukabamo umucura n'umwuka mukanamwishyuye rwose ntacyemeza ko ari uwanjye njyewe ubu ngubu nananiye igaragara cyo gihari ni uko divine twese nini yadukataza rero kabivemo kageni urumva musoni wabo divine yadukimye umutwe atubeshya ko umwana ari uwacu ariko nyirawe ntazo ubu ntabwo ubibona wowe urigaragaje kuri indyarya y'indaya mbi ruharwa sha uri indaya kabuhariwe ndakwemye nawe uri indaya abona ukuntu wiyoberanya ngo ninjye ko kwishyurira ngo 1,80,000 harya ngo zavuye witi ngo nwitiye umwana hagira ngo umwana ni uwanjye indaya mbi nawe ndakwemye ibintu habera indaya kutavuga se jyewe ukuntu yaje kuntekera imitwe ngo nimugurire etaje ambeshya akankwitiye umwana w'umukobwa none ukaba ureba umwana yabaye uwa bose ariko ubu ibintu wabikoreye iki koko divi mwese ndabiyamye mumve mu maso mumve mu maso bakuve mu maso aka kanya nta gisubizo mfitiye icyo kibazo cyanyu wagikura ese ubu nimumereze umwana wanjye kwanza mumereze umwana wanjye ibyo mwampaye mwarabimpaye kandi sinteze kubibasubiza gabanya akavuyo di yego umva divi wadukinze ubwiza bwawe mu maso uraduhinjarika ngo dukunde tuguhe ibyacu ariko utubeshya nawe rero urabeshyira ubushya nuteze kuzabijya ngo ubiheregere umva jye mubwira jye musonera jyewe ndagiye ariko umenye ko ibyo wakoze byose wibeshye wanyibeshyeho di wanyuze akadehi mu maso ngo ndiri imitungo ariko urabeshyira ubusa iriya nzu nuyimaramo aka kabiri uzanganya uzayimaramo icyumweru kimwe nakoreka mugirire ubuntu kubera inyungu z'uyu mwana ngwaye iminsi 10 nuyirenza ugituyemo uzamenye ko zayituramo ikibyinja kimeneka ibyangombwa byayo mbiryamyeho disi we gabanya kunkangara byarakurangiye umva musoni ngenda twigendere reka twigendere turamubonye nawe ukazi twaguye mu maso ariko usigarana uwo mwana wawe noneho nzarebe ko azaguhesha imitungo yacu ukayirya ukayiheregeza azamutungisha wibesha amayira umva reka nkubwize ukuri iri jambo kandi uryumve urabeshyera ubusa ibinyoma byawe bizafata ubusa bifata ubusa ikinyoma urya rimwe nturya kabiri ubwa kabiri uzahora ugaganya ntuzajya kubona ko wibeshye urabeshyera ubusa ibyo mwampaye ntimuzabenya akadisi we ari wowe musonera
iyi nzu wanguriye namaze kuyigeramo nawe rugema kandi sheke wansinyiye nubwo wambwiye ko itazigamye nzashyira nyibikuze kuri modoka nifuza baba we turagiye nimwohohe umva ndumiwe nibuze ubwenge ahubwo ntuzasunutse utuzuru kuri banki ugiye kuri bikuza iriya sheke ninze kubyuka kuko uzarangirira mu buroko we iriya mpamvu dutegetswe kuyirunda amafaranga mwabona uko mbikuza miliyoni zanjye 90 mana tabara uyu mwana rwose nzakujyana mu rukiko nkureka ko wansinyiye sheke itazigamiye nkureka ko batazagukanyaga arewe turagiye ngaho tegereza inyungu z'uburaya n'uburyarya ese ni butumbuka ubundi n'ubuturi n'ubutumbagane wose nturi icyo nibi nureba nabi ubuteka mutwe muzakugaruka ku munsi urabona ibereye nawe uzakugaruka nawe ari ibyanjye ngo biherane baba we urantera ubwose kugira ngo ibyanyu nzabiheza kandi nimunarega muzahomberamo n'ibindi yewe none se mwana wa wowe ko ndeba abandi bagabo bikuye bakaba bagiye wowe usigaye ukikiye uwo mwana ubwiwe n'iki ko ari uwawe mama nabuzayo nshira nayo mira pe ubu birandenze rwose ntabwo bitarenga akira umwana wawe nanjye nta cyakwemeza ko ari uwanjye rwose we mbega kumiro we umwana w'abagabo bose sabaho mbega si turimo mbega imitwe neza nagorwa we mama uzi n'ibindi imbere natwe twigendere nta wakwishinga ibinyoma bya divine utiki twihute nawe uramwihakanye se none namwihakanye wowe urabeshyera ubusa umwihakanye twazagera na kure di ndabizi uyu mwana ni uwawe mbihagazeho n'amaguru abiri urumva ugomba kumwemera wamwanga nkazamuzanira nyoko akamwoza akanamurera none se niko divine uramutsindikaho gahato namugutsindakaho ntabwo ari uwawe ibyakoze urabiyobewe reka amatwi mbanze nkubwire niba warakoresheje uburanga imana yaguhaye nk'iturufu yo kurya imitungo ya rubanda wirirwa ubabeshabeshya ibinyoma byawe bigeretseho uburyarya urumva ari njye wakwemera umwana ntazi niba ari uwanjye urumva ari njye wabyemera uzi n'ibindi divi urabeho sigarana umwana wawe witwitiye hejuru y'ikinyoma moneza uyu mwana ukamwihakana ufite ibibazo tega amatwi nkubwire ndakubwiye ngo kuva uyu munsi kuva kuri uyu munota kuri iyi segonda umenye ko umuranzi w'ikinyoma uribwa rimwe utaribwa kabiri uzawurya noneho urya n'icyumweru cyose yewe barakubeshya sigara aho ngaho bazamwonsa mana we bene we singiye ibyo nakubwiraga urabona imitungo y'abariya abagabo uzayibika kugwa amahoro hejuru y'ikinyoma buriya ntibagiye kukurega bakagushyira mu nkiko ukahasebera koko azantwara ikise ziriyambuka urahasebeye yagende bandege tuzaburana nidushaka tuzagere no mu ijuru iriya nzu ni iyanjye kandi na ziriya miliyoni nzazibikuza nzirye nzaba ndumva rugema natanashyiraho kandi nabo nzamuregesha iriya sheke y'amayi itazigamye ubundi mpangane nawe kugeza ku myisho nta soni ntabwo banzi ngiye divine mwene kabirigi